ndagusoje cyane kandi muhaye ikaze wo kunda gukurikirana ibiganiro byacu ku Muvuduko TV. Nawe niba utarakora subscribe ikora kandi ubundi ujye ubona ibiganiro ndetse n'inkuru zigezweho ukurikirane isi aho igeze ndetse udacikanwe n'amakuru yose agezweho. Kora subscribe akakanya ubwire n'abandi bose bakore subscribe. Tugiye kugaruka ku bijyanye na coronavirus. Tumaze igihe kinini tuganira ku nsanganyamatsiko nk'izi kuko ni icyorezo kibasiye isi si n'u Rwanda gusa, ariko kandi nanone ni n'amakuru abantu bakeneye kumenya. Hari byinshi twibaza, hari byinshi mwibaza, byose yabikeneye kubonerwa ibisubizo. Yewe hari n'ibitekerezo mufite kandi mwifuza guha abo bireba kugira ngo bitange inyunganizi mu bikorwa bya buri munsi byo guhashya no guhangana iki cyorezo cya coronavirus. Gendi Anne Marie niwe mwiza, tukaba tugiye kugaruka ku kureba ese hashize uno munsi muzi ko twabaze tugasanga hashize iminsi 74 umurwayi wa mbere agaragaye mu Rwanda. Nyuma y'iminsi 74 se iki cyorezo tukimenye, tubonye n'umuntu hafi yacu bitwegereye cyangwa se tubwihawe amakuru ko hari umuntu urwaye iki cyorezo, uyu munsi iminsi 74 kwishize biracyakeneye kwirinda, biracyari ngombwa yuko abantu bakaraba intoki, biracyari ngombwa yuko twambara udupfukamunwa. Ese bimeze bite uyu munsi? Umwuka umeze ute? Twigeze gukora ikiganiro bigitangira ngo turebe uko bimeze icyo gihe. Mwatanze amakuru, mwatanze ibitekerezo byagaragazaga uko icyo gihe byari bimeze. Ibintu byari bikaze cyane, abantu basa n'abafite ubwoba kandi mubigaragaza mu bitekerezo mwatangaga. Uyu munsi niko bikimeze? Ese wenda nta hantu haba hatarimo gushyirwa imbaraga kandi byari bikenewe? Nta haba hashyirwa nyinshi se kandi bitari ngombwa? Ibyo rero nibyo tugiye kugaruka mu kiganiro cyacu. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa tunahaye ikaze cyane, akaba ari Dr Sabin Nsanzimana, akaba ari umuyobozi wa RBC. Deje tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Hanyuma rero twagira ngo tunabonereho kubabaza cyangwa kubasaba kuduha uko uyu munsi ibintu bihagaze. Icyorezo navuze ndeba mu minsi 74 ishize imibare yagiye ihinduka, twavuye ku muntu umwe tugera ku bantu magana, baza kuvamo abakira, hagira abagikurikiranwa. Imana ishimwe ntawe urava mu buzima kubera iki cyorezo, ariko se muri rusange twavuga ngo umwuka umeze ute, situation imeze ite, u Rwanda ruhagaze rute ku bijyanye n'icyorezo cya coronavirus? Turabanza kubashimira kuko uru rugamba rwo kurwanya icyorezo turuhuriyeho inzego zitandukanye, namwe uruhare rwanyu ndetse n'abaduteza amatwi. Icyorezo rero nkuko wari wabivuze, amezi 2 hafi n'igice arashize tubonye umuntu wa mbere ufite coronavirus mu Rwanda. Kuva uwo munsi twagendaga tubona abandi bashya, kugeza ku munsi w'ejo bakaba bari bamaze kuba 339. Muri abo ngabo 244 bakaba bari barakize. Tukaba dufite abantu 95 bakirwaye bagikurikiranwa. Imibare irahinduka buri munsi, ariko hari byinshi twabonye, hari n'amasomo menshi twize. Ikibazo wabajije insanganyamatsiko y'iki kiganiro nayo ni ikibazo abantu bakwiye kwibaza, kuko kimwe mu makosa yagiye abaho no mu bindi byorezo mu mateka ni ukwirara. Abantu bagendaga birara bitewe n'imibare babonaga isa nkaho itanga agahenge, ariko uko tubibona twebwe urugamba ruracyakomeza. Imibare niyo yagabanuka, niyo twabona ituruka ahantu hamwe mu cyiciro kimwe, ntago biba bivuze yuko dukwiye kugabanya imbaraga. Navuga rero yuko dukomeza kongera ingufu ndetse tukanazishyira n'ahandi henshi. Ikigaragara nuko icyorezo kigenda gihindura isura buri munsi. Turagenda tubigarukaho umwanya nuza kudukundira, ariko twe mu rwego rw'ubuzima tubona uyu mwanya ari uwo gufungura amaso kurushaho, kuko ibihugu byinshi byagiye bitangira bitya, byagera hagati imibare ikaba miremire ikanabasiga. Turacyafite rero agahenge tugomba gufatirana. Ati turacyafite agahenge tugomba gufatirana. Ariko se iyo murebye uyu munsi, wenda imibare ya none aha turaza kugenda tuyigarukaho ko ikiganiro gikomeza, ariko bigeze uno munsi aka kanya turi muri studio, imibare imeze ite? Abanduye, abakize, abakirwaye, ushobora gusanga mu makuru mashya wenda nta n'umwe ukirwaye, nta wamenya. Nibyo koko imibare iraza guhinduka mu kanya gato, kuko ibipimo dufata buri munsi biba biri butwereke ibyo twe tutamenya mbere yuko tubipima. Abo dukorana muri laboratoire nkuru y'igihugu imaze amezi yose ipima, nibo batubwira ngo twe tuvuga ibyo twabonye,
iyo ntacyo barabona, ntacyo turabona mu bipimo byacu, biba bigoye kuvuga ngo uyu munsi biraza kugenda bite. Hari n'igihe dutungurwa tukabona imibare myinshi, hakaba n'umunsi tubona imibare mike. Nkunda kuvuga ngo iyo twabonye imibare myinshi biba ari byiza, kuko uba wabonye ikibazo aho giherereye, bityo ugafata n'ingamba uko bikwiye. Kubona imibare mike bishobora gusobanura ibintu bibiri. Bishobora gusobanura yuko ibipimo wafashe bitari bihagije cyangwa bifashe ahatariho, cyangwa se bigasobanura ko icyorezo kiri kugabanuka. Buriya rero nta bipimo twe turageraho ngo twishime yuko twageze ku mibare twifuza. Yaba byadushobokera ngo dupime abantu bose, tumenye niba nta waba afite uburwayi tutaramugeraho. Gusa uyu munsi wa none ikintu twavuga nuko tumaze hafi ibyumweru 3 abantu bose tubona bashya ni abantu bafite aho bahuriye n'abatwara imodoka nini, amakamyo yambukiranya imipaka, cyangwa se abo bahuye nabo cyangwa abo bazanye, ku buryo abo twari twarabonye mu kwezi n'igice gushize kwabanje, abenshi barababaga barahuye n'abaturutse hanze y'igihugu, cyane cyane hari abavuga ngo koroniza bwa mbere yaturutse mu bihugu bya kure, abenshi baza ica mu ndege, none uyu munsi iraca ku butaka. Ngira ngo baba batebye, ariko buriya baba basobanura ibyo mu rwego rw'ibyorezo tubona nk'impinduka ya buri munsi. Mu magambo make, icyorezo kiragaragara mu karere kacu, kiragenda kiva mu gihugu kimwe kijya mu kindi. Aba batwara amakamyo nibo bantu twitayeho uyu munsi, kuko nibo bari kugenda banatwara ibicuruzwa dukeneye, ndetse iyo baza abenshi baba bambukiranya, abandi bazanye ibicuruzwa bari bubipakurure. Ingamba zashyizweho mu gihugu cyacu biragaragara yuko ziri gutanga umusaruro, kuko abo tubona benshi baba bakinjira mu gihugu batarahura n'abaturage, batarahura n'abantu benshi ku buryo babanduza. Navuga ngo mu minsi mike ishize akazi kacu gasa n'akahindutse, karasa n'akoroha kurusha mbere, aho twashakishaga abantu mu ngo zabo, naho uyu munsi baradusanga ku mipaka aho izi modoka zinyura, bikatworohera no kubasuzuma. Hanyuma rero uti bikaborohera no kubasuzuma, ubwo hari wenda ngira ngo ubwo ingendo zijya gushaka abantu zipima ari na nkeya, ahari no kubona ibisubizo birihuta. Bigenda gute uyu munsi, imibare ihagaze ite rero? Ngira ngo imibare mishya y'uyu munsi nayo akanya imaze gusohoka, twayivugaho. Uyu munsi twabonye abantu bashya barwaye 7, biyongera kubo twari twabonye ejo. Bose hamwe bakaba abantu 346 bamaze kwandura coronavirus. Harimo abakize bagera kuri 245. Uyu munsi hakaba hakize umuntu umwe, hanyuma abakirwaye bakaba ari 101 umwe. Ibi rero bituma abantu bakunda kubigarukaho cyane. Uyu munsi abantu mubona ni abari muri kakato, abantu barimo kugira ngo basuzumwe, nabo muhura ku mipaka nk'uko wari bitubwiye, cyangwa n'ababoneka hirya no hino aho dutuye? Mvuze kuri abo bantu 7 twabonye uyu munsi bapimwe, bose bari binjiye mu gihugu baturutse hanze y'igihugu. Abenshi bagera kuri 6 bari batwaye amakamyo manini twavugaga atwara ibicuruzwa, bakaba baranakiriwe bagapimwa bakimara kwinjira mu gihugu. N'undi umwe nawe yaravuye hanze y'igihugu, nawe yaratashye kuri umwe mu mipaka yinjira mu Rwanda, nawe arapimwa ashyirwaho bakurikiranwa. Tuza kumupima uyu munsi dusanga yarahuye n'ubu burwayi. Niyo mpamvu rero bishimangira ibyo nari navuze mu kanya, yuko tumaze hafi ukwezi abantu benshi turi kubona bafite uburwayi baturuka hanze binjira mu gihugu, ku buryo twavuga ngo abari barahuye n'ubu burwayi bari mu gihugu imbere, muri iki gihe gishize dupima tubashaka banavurwa, twavuga ko twari tumaze icyo kivi kucyusa, ahubwo dutangiye igishya
cy'abari guturuka mu baturanyi, kandi imigenderanire hari ya ngombwa igikomeza, cyane cyane abatwara ibicuruzwa. Ari nayo mpamvu usanga imikorere yacu yo gushaka abarwayi no kubavura iragenda iganisha cyane cyane bene aho ngaho hegera imipaka yacu. Ni ukuvanga abantu 2059 bapimwe uno munsi bose ni ku mipaka mwapimiye, cyangwa hari wenda n'ibindi bisubizo byabonetse byafashwe mu bindi minsi bikaba bishobora kuba atari abo binjiraga mu gihugu gusa, harimo n'abari imbere mu gihugu? Ngira ngo ikintu cyiza muri iyi mibare, iyo twapimye abantu benshi cyane, buriya ni ikimenyetso cy'uko na laboratwari yacu ubushobozi bwayo bwiyongereye. Nanaboneraho gutangaza ko hari ishami ry'iyi laboratwari ryafunguye umunsi mu karere k'Uburasirazuba, ibitaro bya Rwamagana. Akaba uyu munsi batangiye gupima abantu baturuka muri kariya gace. Niyo nzira turi bukomeze kugira ngo dupime abantu benshi ku munsi bishoboka. Biragenda bifungura no mu zindi ntara, ku buryo nibura muri buri ntara twagira ubushobozi bwo gupima. Nibwo bwa mbere dukoreye ibipimo hanze ya Kigali, ariko byakozwe abasanzwe babikora. Bamwe muri bo bagiye kunganira ibyo bitaro bya Rwamagana, kuko hari imashini dufite isanzwe ipima virusi itera sida, ikaba rero yatangiye gukoreshwa mu gupima corona virusi. Niyo mpamvu n'imibare muza kubona ko iragenda yiyongera. Aba rero 2,000 ahantu baturutse. Icyiciro kinini harimo abari batwaye amakamyo manini yambukiranya imipaka, twabafatiye ibipimo ahantu hatandukanye. Hari n'abandi bapimwe nk'aha mu mujyi wa Kigali. Hari abagiye bapimwa biturutse ku miterere y'ahantu akazi abantu bakora. Navuga ahantu hakorerwa ubucuruzi, dufite amatsinda agenda ashakisha ahantu haba hashobora kuvuka ikibazo. Abo rero hari igihe bagera ahantu bakavuga bati ahantu hashobora kuba coronavirus yahibasira, bakafata ibipimo. Hari n'ibyavuye mu turere dutandukanye no mu ntara zose z'igihugu, byagiye bizanwa n'ibitaro bitandukanye ku bantu bagiye binjira mu gihugu, abanyarwanda batashye, cyangwa se abantu bagaragaje ibimenyetso. Abo bose rero bateranyije bagera ku 2,000 byapimwe uyu munsi. Ubwo n'umunsi w'ejo bitewe n'ibyo bazaba baketse, icyo uketse ufata ibipimo, hanyuma byose tukabiteranya bikangana n'uyu mubare. Mu kanya mutubwiye ko imibare igenda igaragaramo abenshi baturuka hirya no hino, ariko batarabari imbere mu gihugu, nk'abaturuka hanze cyangwa mu bindi bihugu duturanye. Ibi bitumye ngaruka ku kibazo kigarukaho cyane muri no minsi, niba ingendo hagati y'intara n'izindi zitemewe. Kubera iki ingendo hagati y'ibihugu n'ibindi? Kubera iki abantu baba bari mu rugo barindiriye ko icyorezo cyacika kugira ngo ubuzima bukomeze uko bwari bumeze, cyangwa bagakora hafi y'aho bari bitewe n'ibyo bakora niba byemewe muri no minsi, ariko abantu bakaba bava hanze kandi bakinjirana icyorezo. Ntabwo ushobora kuzagira ingaruka kuri abantu bari mu rugo bakatinda igihe kirekire kubera ko hari abandi baturuka hanze binjira, kubera iki bitafatwaho ingamba nk'uko mu ntara hirya no hino abantu batemerewe kugenderanirana? Ubundi ngira ngo amabwiriza arasobanutse uyu munsi. Ingendo abantu basurana aho baba baturuka hose ntabwo zemewe, ku buryo baba baturuka mu ntara, baba baturuka hanze y'igihugu, ntabwo bemerewe gusurana, ku buryo twakomeza kwirinda iki cyorezo. Gusa umunyarwanda utaha mu gihugu cye ntabwo mubuza uburenganzira bwe. Abo ngabo barataha, ariko bataha bagashyirwa aho bakurikiranwa mu gihe cy'iminsi yagenwe, bagahabwa n'ibipimo 2. Igipimo cya mbere cyahagera n'igipimo cya kabiri amaze nibura iminsi 5, kugira ngo utaza kwibeshya ko yaba yarahuye na coronavirus ntubibone. Ngira ngo ibyo rero biraza kudufasha, kuko iki cyorezo mu mezi 3 ashize ntabwo twari tukizi, twaracyumvaga kure. None uyu munsi kiri ku isi yose, kirigendana n'abantu. Rero urujya n'uruza rw'abantu ko rwiyongera b'ibyiciro bitandukanye, ni nako ibyago byo kwandura cyangwa kwanduzanya byiyongera. Ku cyo wari uvuze rero, imigenderanire
y'intara, imigenderanire y'ibihugu. Hari ibihugu byatangiye gufungura ingendo ariko buke gake basa n'abikandagira, ku buryo turebye nko mu bihugu bya Aziya byabitangiye mbere, hari naho bafunguraga nyuma bagafunga. Biba byiza rero buri ufite imibare yizewe, ugafungura uzi neza yuko abo ufunguye binjira batazanye uburwayi, cyangwa se ufite uburyo ubwo burwayi ushobora kubupima. Nk'ibihugu byinshi byo muri Aziya ubu bashyizeho uburyo bwo gupimira ku bibuga by'indege abantu binjirayo. Natwe gahunda turimo, na mbere yuko icyemezo gifatwa icyo ari cyo cyose habanza gushingirwa ku mibare. Tumaze gukora ubushakashatsi bugera kuri 5 mu gihe cy'amezi 2, bwihuta cyane, aho buri gihe iyo ibyemezo bigiye gufatwa bareba ngo ubu iki gihe tugiye kugeramo, urugero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 6 hari byavuzwe ko bizafungurwa, harimo n'izo ngendo hagati y'intara. Ese byifashe bite? Ubu dufite ikipe ziri gufata ibipimo ahantu hatandukanye kugira ngo tugaragarize abafata ibyemezo, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ko ibyo bagiye gukora bishingiye ku mibare yizewe. Kandi biramutse bibaye ko imibare ihinduka, ko buri munsi ushobora guhinduka, n'ibyemezo nabyo bishobora guhinduka ku nyungu za twese. Ikindi, hari icyiciro ngira ngo hari kivugwa cyane cy'abatwara moto, nabo turi kubafatira ibipimo kugira ngo turebe yuko nibasubira mu muhanda, kuko batwara abantu benshi b'ingeri zose, baba bo ubwabo, hatarimo ababa barahuye n'ubu burwayi. Abenshi muri bo tumaze kubapima, ndetse nabo batwara tuzakomeza n'ingendo nizitangira. Abo batwaye nabo tujye dufata mu buryo bwo gutomboza, dupime, kuko burya biragoye kugira ngo upime abantu nk'ibihumbi 2 utomboje ngo uremo n'umurwayi biramutse hari uburwayi buhari bwinshi. Nubwo ubushakashatsi rero butwereka n'iki gikwiye gukorwa, kandi abantu bakaba biteguye yuko icyo twabona giteye impungenge cyafatwaho icyemezo, abantu bakacyakira nk'icyemezo gifitiye abantu bose akamaro. Mu kanya tunaganira mukomeje mugaragaza abantu binjira mu gihugu cyangwa se n'ababa bakurikiranwa mu gihe runaka kugira ngo harebwe niba batanduye. Mu minsi ishize mwatangaje ko abantu bazajya bajya gukurikiranwa cyangwa kwitabwaho ku bijyanye no kureba niba batarwaye iki cyorezo, ko bazajya birwariza mu bijyanye n'imibereho, ibijyanye n'amafunguro, ariko wenda imiti muraborohereza. Mbere byose byarakorwaga bigakorwa na leta, uyu munsi kubera icyabaye izo mpinduka byatewe n'iki? Buriya impinduka zose ziba zishingiye aho ibintu biba bigeze, ndetse hanarebwa ibindi byihutirwa byo gushyiramo imbaraga. Si nicyo gusa cyahindutse, ndetse n'iminsi abantu bamara aho bakurikiranwa nabyo byarahindutse, niba mwarabibonye. Byose rero byashingiye ku mibare n'aho twari tugeze. Urebye abantu bashyirwaga aho hantu bakurikiranwa, njye nanga kwita mu kato cyane, kuko hari igihe umuntu agira ngo hari ikibazo yagize gitumye bamushyira ahantu runaka. Ni ku nyungu ze, ni ku bw'ubuzima bwawe, nabo bari kuba bakwanduza ubwo burwayi buramutse buhari. Leta rero y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi muri ibyo bikorwa. Binjiye bose kuva mu mezi 2 ashize, bagafashwa ibintu byose bishoboka. Ariko burya hari igihe kigera umuntu nawe agashyiramo uruhare rwe, ahubwo ubwo bushobozi bugashyirwa mu bindi, nko kongera imbaraga zo gupima, kuko niho usanga tubona nabo bafite uburwayi. Iminsi yo kurikiranwa yari 14, ikaba igeze kuri 7, ariko hongeweho gupimwa inshuro 2. Ubwo icyo giciro cyo gupimwa ntabwo cyishyuzwa wa muntu uri ukurikiranwa, ahubwo leta irakomeza ikongera izo mbaraga mu gupima. Mu by'ukuri ni nko gushyira imbaraga ahakenewe cyane, hanyuma abantu nabo bagashyiramo uruhare rwabo. Nta gitangaza kirimo, kandi n'ibiciro byaganiweho ku buryo buri wese ahitamo ibimunogeye. Gusa abakurikiranwa bitewe nuko bashobora kuba bahuye n'ufite coronavirus, yongera ngo byarasobanutse yuko bo n'ubundi tuzakomeza gahunda nk'uko yari isanzwe.
Murakoze cyane kuba dukurikiye twabwire ko turi mu kiganiro ubyumvute kuri Keti Radio aho turimo tuganira n'umutumirwa wacu w'uyu munsi akaba ari Dr. Sabin Nsanzimana ni umuyobozi mukuru wa RBC hanyuma arimo aragenda dusobanurira cyangwa se duha amakuru atandukanye ku byo twibaza ku bijyanye na coronavirus nyuma y'iminsi 40 iki cyorezo tukibonye hano iwacu cyangwa tubonye umuntu wa mbere tubwire ko hari umuntu wa mbere ufite iki cyorezo hanyuma ariko kandi nanone twagenda tunareba byinshi abantu bagarukaho cyangwa bibazaho muti rero hari ibyo yahindutse bitandukanye kandi n'abantu kuba bashobora kugenda bakagira ibyo bifasha nabyo ntabwo ari bibi ni ku neza yabo hanyuma nkavuga nti ese ntabatinya ubushobozi mu minsi ishize nabonye amatangazo sinzi niba munayemera muratubwira hari amahoteli amwe twabonye cyangwa ahandi hantu hatandukanye abantu bajyanwamo kugira ngo bitabweho bakurikiranwe hanyuma harebwe niba ubuzima bwabo nta kibazo bwabo bufite cyangwa se babarinde no kuba bakwanduza abandi haramutse hari urwaye biriya bintu nibyo biriya biciro ni kuriya bimeze ni ibyanyu cyangwa ni ibihuha ntitunabyita ibiciro byacu hari ibiciro byaganiriweho nibyo icya mbere cyagendeweho no kugira ngo habeho koroherezanya hagati y'abazakoresha iziriya serivisi ndetse na ba nyir'amahoteli yemeye gukora kariya kazi kuko ntabwo ari akazi koroshye haba harimo gukurikirana abantu ko binjira hari uburyo hashyirwamo ibyiciro ahitwa icyatsi kibisi ahitwa umutuku bitewe n'aho abantu binjirira n'uburyo abashinzwe ko abantu batandura uburwayi baba barabigennye biriya biciro rero ni ibifasha abantu bazakoresha ariya mahoteli ndetse na biriya bigo bizanyuramo abantu bakurikiranwa kugira ngo bitababera imbogamizi ariko buri wese anahitemo icyiciro akwiye abona kimukwiriye bitewe n'ubushobozi afite rero ntabwo ari ibiciro byacu ntabwo ari ibiciro by'ubuvuzi kuko ibyacu twitaho cyane ni imiti twita ku bipimo byo kwa muganga ariko ko ari nko guhuza abafite hoteli n'abazazikoresha kuko ubundi biriya biciro si kuriya byagakwiye kuba bingana hagendewe ku by'abantu barimo bazakorerwa. Iyo murebye mubona nta bantu bashobora gutinya mikoro akavuga ati n'ubundi sinishoboreye reka ne kugira icyo ntangaza. Tuzi ko hari abantu binjira mu gihugu mu buryo buzwi nk'uko mwabisobanuye bava hanze bashaka gutaha iwabo, ariko tuzi ko hari n'inzira zizwi ku mazina ya panya kandi abantu banyuramo bakazikoresha. Uyu munsi gutanga amakuru ntibishobora kugorana mu gihe umuntu avuga ati none se nimvuga mama cyangwa umwana wanjye akasubira akajya hariya ahantu ko nabonye ibiciro biri make ari 12 ku munsi, amenshi ari 50, wenda hari n'ibirenze. Nta mpungenge mufite ko hari abantu batazatanga amakuru ko bikwiye? Nta mpungenge dufite kuko niba mwarabisomye neza hari n'aho asobanuye yuko udafite ubushobozi abadafite ubushobozi nabo bazitabwaho bazafashwa nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa. Iyo rero ntabwo yagakwiye kuba imbogamizi, kandi hari ahantu hateganijwe abantu bakora ubwo bushishozi bakareba bashobora kuba bafite imbogamizi zo kwishyura biriya biciro bakaba bafashwa, ndetse na wa wundi wari kuza adafite amakuru ahagije akaba yabona aho abibariza. Ni nayo mpamvu byashyizwe ahagaragara ngo bye kuba ubwiru cyangwa ngo umuntu avuga ati ubwo ngiyewe bitari hariya reka nca amafaranga ya naya n'unda ya naya. Byari mu kwirinda izo mbogamizi zose, gusa kugeza ubu ngubu ntabwo turabona umuntu uvuga ati byananiye kwishyura izi serivisi. Nabuze umfasha kuko byanateganyijwe ko abo ngabo badafite ubushobozi bazafashwa. Hanyuma rero tugaruke ku bijyanye n'udupfukamunwa. Abantu benshi bakomeza kutugarukaho cyane, batari kutudupfukamunwa. Ubu ngubu ndi mu modoka jyenyine ndimo ngenda, kubera iki ngomba kwambara agapfukamunwa kandi nta wundi muntu turi kumwe? Kubera ko iyo tutabikoze ukize mu muhanda polisi aguhita kuko utambaye agapfukamunwa, tukibaza tuti ni ngombwa ko umuntu yambara agapfukamunwa ari wenyine mu modoka ya wenyine? Mu bijyanye n'ubuzima mu bisobanura mute? Agapfukamunwa urabona ko nanjye nkambaye ni ubwirinzi, ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma dushobora guhagarika coronavirus. Hari ibihugu byagiye bigira ibikorwa byiza ugasanga ukabigereranya n'ibindi bihugu ukibaza se abangaba bakoze iki gituma coronavirus tarazamutse cyane ugereranyije n'abandi. Kimwe rero mu byahurijweho nuko buri muntu wese yambaye agapfukamunwa, buri muturage uri mu bandi, umuntu uri mu bandi akakambara.
coronavirus ishobora kwihagarika, irahagarara. Hanyuma hakaza ibibazo rero byo kukambara no kukambara neza, bikaba ari ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi yagiye kuvuga arakamanura, agasiga izuru hejuru y'agapfukamunwa, cyangwa akakambara mu ijosi, ugasanga kagapfukamunwa ahubwo kamubereye imbogamizi, cyangwa kamubereye gashobora kumuzanira ibyago. Igihe wahuye n'ufite coronavirus akaba yagiye no kwa kagapfukamunwa, warangiza ukagasiga mu ijosi, ukongera ukagakoraho kakazamura, cyangwa se wajya kuvuga akamanura ya macandwe na matembabuzi akaba yajya ku bandi, ntacyo biba bikimaze. Hanyuma rero abantu bakibaza ngo ese uri mu modoka wenyine, kuki ugomba kwambara agapfukamunwa? Nanjye nabyibajijeho, ariko nza gutekereza ngo wakugira umuntu ushinzwe gukurikirana ko amategeko yubahirizwa, uri ku muhanda, uri umupolisi cyangwa urundi muyobozi, umuntu uvuye aha twicaye agiye kuri rompwe hano mu mujyi atwaye imodoka yambaye agapfukamunwa, nagera hariya urabwirwa n'iki ko ari bukambare cyangwa atanagafite? Ese nagera yarongera akamanura, yongera akazamure? Bimwe twavuga byo kugakorakora. Imbogamizi ya kabiri ikaba ari iyo ngiyo. Ese uwo muntu utakambaye kuko ari wenyine azakambara kuko ari kumwe n'abandi? Ubwo hazamo n'umuco noneho ukumva ko agapfukamunwa kari ku nyungu zawe. Hakaba n'ikindi cya gatatu tuzabona kandi kirimo umusaruro mwiza, agapfukamunwa kazatuma twirinda n'izindi ndwara zitari coronavirus. Maze iminsi mbibona no ku mibare yacu dufite, hari indwara nk'ibicurane byaragabanutse, abantu usigaye ubonana ibicurane ntabwo ari benshi nka mbere. Ariko mbere kubyanduzanya bagira ngo byari byemewe. Ufite ibicurane rwose akaza kanabaramutsa, ukabona afite nka gahunda yo ntacyo bitwaye kuba wahita ubyanduza undi. Ariko iyi nayo ni virusi nayo itera ibicurane. Agapfukamunwa karayiturinda. Uri mu modoka, ariko urugendo ukora ni metero zingahe? Iminota 3-5, ugenda harehare wenda iminota 10. Kuba kwambara agapfukamunwa iminota 10 ugakomezanya mu bindi, gisimbona ko byagakwiye kuba ikibazo cyaducisha ku ruhande cy'ingenzi katumariye. Tugaruke rero ku bantu bibaza bati ariko ubundi agapfukamunwa ku bantu bakambara, hari mu bujyanye n'ubuvuzi hari ibyo kaba gatera nka allergie cyangwa ikihari ngo batwambara ntibabashe guhumeka, hari abatwambara bagahera umwuka. Munaduhurize no ku abantu basanzwe bafite n'uburwayi wenda bwa asima cyangwa se amasinezite n'ibindi nk'ibyo, abo bantu hari icyo dupfukamunwa dushobora kubatwara. Ese uyu munsi hari abo kaba karagaragaye uko gatera ibibazo, wenda indwara cyangwa se n'ibindi byangiza ubuhumekero? Hari abantu bashobora kuba bafite uburwayi busaba yuko agapfukamunwa yambara kaba kihariye, cyangwa se akakambara mu gihe runaka, ntigatinde. Abo ngabo kenshi baba basanzwe n'ubundi bivuza izo ndwara, ni na bake cyane. Ariko ntitwanatinda kuri icyo cyiciro, kuko nawe ntiwatuma ntikagutera uburwayi ngo ugume ukambaye bigaragara, urajya kwivuza, cyangwa se n'ubwo bushobozi bwo kuba wabona akisumbuyeho bushobora kuba budahari. Ariko icyo nasobanura ni uko agapfukamunwa kakozwe, gakorerwaho ubushakashatsi, bigaragara yuko kukambara bitakakubujije guhumeka. Ariko ugafashe ukagakora mu buryo butemewe, butanakwiriye, tuvuge nk'agapfukamunwa gakoze muri niro, gashobora kugutera ibibazo kuko karashyuha, kakagarura umwuka kuri wowe. Kagomba rero kuba gakozwe mu buryo, mu mwenda, mu gitambaro cyabugenewe. Ari nayo mpamvu hashyizweho ibigo cyangwa se abantu bemerewe gukora udupfukamunwa. Waba rero yagize ikibazo kubera agapfukamunwa yarakikoreye cyangwa yaragakoze mu buryo budasobanutse, wowe birashoboka. Ari nayo mpamvu kagomba kwitabwaho, hakanasukurwa. Ariko ubushakashatsi bwakozwe burahagije yuko umuntu wese yakambara arengeje imyaka 2 kandi kamugireho ikibazo.
hanyuma dukomeza rero n'ikiganiro cyacu twerekeze noneho ku bantu barwaye uyu munsi. Iyo mubonye nk'umuntu ufite coronavirus mu rugo, mu minsi yashize twabonaga urugo rwose ruhita rujya gusuzumwa rukitabwaho. Nkavuga nti iyo agezeyo akasuzumwa bigenda gute? Ese arimenya ahubwo nyine bise biguhurizana na byandi byo kuvuga ngo mu buvuzi muri no minsi hari byo nawe agomba kugira icyo akora mu mibereho. Iyo avuye mu rugo rwe wenda n'umuryango we bitewe n'icyabiteye kuhava bakajya kwitabwaho kwa muganga, bigenda gutashaka umuntu umusigarira inyuma, mufite ukuntu mukorana n'inzego, umutekano w'ibyabumera uti? Nibyo, hari igihe twasangaga nk'urugo rwose umwe mu bagize umuryango yaranduje bagenzi be, bikaba ngombwa ko bose bakurikiranwa. Twavuga twarabiteganyije rero ko igihe bose bagiye kuvurwa, urwo rugo umutekano warwo nabo tuwitaho, tugakorana n'inzego z'ibanze ziri aho uwo muntu yari atuye cyangwa se imiryango yabo, kugira ngo ikomeze gusigasira ubusugire bw'urwo rugo igihe abagize umuryango babaga bose baragiye kuvurwa. Byabayeho inshuro zitari nyinshi, ariko nta na hamwe habaye ikibazo cy'uko ibyabo bitasigasiwe. Ikindi umuntu aba yifuza, iyo umuryango uri hamwe, ntabwo tuvura virusi gusa, tuvura umuntu wuzuye wese, tukanavura n'umuryango n'abamuri hafi. Nubwo nta bantu basurwa aho tuvurira coronavirus muri bya bigo byacu bibiri, ariko umuryango ugomba gukurikirana, ndetse n'itumanaho rirahari, ngira ngo mwajye mubikurikira, ku buryo ibyumweru bibiri akenshi bamaramo bahava bameze neza, atari virusi gusa yabashizemo, ariko n'uburyo bw'imitekerereze n'imibereho rusange y'umuntu ikaba itahungabanye. Kumva ngo wapimwe mw'indwara kenshi arabo byahungabanyaga. Dufite rero abaganga babikoraga neza cyane, ndetse n'abasigaraga inyuma bakanabaherekeza, n'ukize tumusubiza mu rugo, akamugeza mu rugo iwe, ku buryo abenshi baranabishimye yuko iyo gahunda yakozwe gutyo. Twagiye tubona rero abantu barwara bakajya kwitabwaho, ariko yagaruka mu muryango gasanga abantu baramwishisha, cyangwa n'umuryango w'abantu barakomeza kwishisha bavuga ati ntawamenya. Uyu munsi haba hari amakuru mufite y'abantu bashobora kwenda baba bahabwa kato, wenda nkoresheje ijambo rikomeye ariko bijya gusa n'ibyo, kubera ko yaba yaragize uburwayi cyangwa iki cyorezo cyaramugaragayeho, cyangwa se barakimuketseho? Bigitangira ntabwo byari byoroshye, cyane cyane abantu bakize bwa mbere, byabaye ngombwa gusobanurira n'imiryango yabo ubwabo yuko uyu muntu utashye virusi koko yashize, tukabaha ndetse n'icyemezo kigaragaza ko twamuvuye yanakize. Byagiye rero bihinduka uko iminsi yiyongera, bumva abandi bakize, hari n'abatarabyemeraga mu minsi ya mbere, batese umuntu akize ate. Noneho uyu munsi tubona yuko akato no gutekereza ko ukize atakize neza cyangwa hari ikindi kibazo yaba afite byagiye bishira cyane ko burya umuntu wahuye na coronavirus akanayikira akora n'abasirikare bamurinda kurusha natwe tutaranahura nayo. Ahubwo ukavuga uti bariya bantu ahubwo hari intambwe bateye y'ubwirinzi mu mubiri wabo. Hari naho mu bindi bihugu natwe turi kubitegura, batangiye kuvuza abantu, abasirikare umuntu yakoze wigeze guhura na coronavirus. Nk'ubu abasirikare banjye narahuye nabo nkabagutiza, nawe ukazirwanaho munsi warwaye. Rero bigenda bigaragaza yuko wahuye na coronavirus ntabwo yagize umubiri we ntiwangiritse, nta bintu byinshi yahuye nabyo. Niyo mahirwe tugifite kugeza ubu. Hanyuma yatashye ubuzima burakomeza, kuko virusi yarinjiye, umubiri urahangana nayo, irakira irashira. Tukamupima inshuro ebyiri, kandi igipimo dukora ni igipimo kigera ku turemangingo, kugira ngo kiriya gipimo kibeshye yuko wahuye n'iyo virusi cyangwa wayikize inshuro ebyiri kikwibeshyaho, cyaba gisa n'igitangaza. Ni igipimo ubundi kidakunda gukoreshwa cyane, kinahenze, ariko uyu munsi leta y'u Rwanda yagishyizemo ubushobozi. Bipimo tumaze gukora ni byinshi cyane, ibihumbi za 100, kandi kugeza ubu abantu bose babikorerwa nta n'ikiguzi nk'uko twigeze kubivuga. Hanyuma rero umuntu warwaye coronavirus ashobora kongera kuyirwara. Ese yaba we cyangwa nabo bari kumwe, ni iki bakwiye kwitwararika cyangwa ni iki bakwiye kwitaho cyane?
umuntu wahuye ugeze kugira coronavirus ashobora kongera kwirwara, aho ariko igitandukanye nuko ashobora kwirwara ntimuzahaze nkuko mbere byagenze, gusa we umugereranyije n'undi utarahuye nayo mbere, uburyo bahura nayo wabura atandukanye, bishingiye kuri bya bindi navuze yuko abasirikari b'umubiri baturinda indwara. Ubundi ihuye n'indwara umubiri ugerageza kwirwanaho, nicyo kintu cya mbere Imana yaduhaye. Iyo rero umubiri wirwanaho ku kintu wigeze kubona, biroroha gukora abasirikari bagenewe kurwanya urwo rugamba. Ari nacyo kibazo indwara zimwe na zimwe duhura nazo, hari igihe nka virusi cyangwa mikrobe runaka yinjira mu mubiri, abasirikari barinda umubiri bakaza, noneho bakaza ibintu nakwita nk'akavuyo hagati yabo bagahangana. Mu buvuzi ibyo birazwi cyane, ugasanga umuntu ararembye, atari ya ndwara imurembesheje, ahubwo ari abamurinda hagati yabo bamaranye. Nibyo bikunda kubaho no kuri coronavirus, bibaho iyo umuntu akirwara. Noneho rero kuri wundi wigeze kuyirwara akayikira, kwa guhangana kw'abasirikare b'umubiri hagati yabo mu kavuyo ntibibaho, kuko baba bazi ikintu kigeze kuhagera. Noneho n'abasirikari bazwi bashinzwe kurwana n'iyo virus akaba aribo baza guhangana nayo, aho kugira ngo haze n'abandi batanagenewe n'urwo rugamba baze mu kwivanga muri uko kurinda umubiri. Ni nacyo tubona rero no ku ndwara zindi. Buriya n'urukingo nicyo kiba kigamijwe. Iyo baguteye urukingo baba bagira ngo umubiri ukora abasirikari bazarwanya igisa n'iyo ndwara baguteye. Akenshi iyo virusi nta nubwo iba ari nzima cyangwa iyo mikrobe. Muri make nuko nguko bimeze. Uwahuye na corona virus ashobora kongera guhura nayo, ariko umubiri we wagize amahirwe yo gukora abasirikari b'ubwirinzi ushobora kumurinda cyane kurusha utarigeze ahura nayo. Hanyuma rero uyu munsi hari abantu bavuga ko iyo umuntu yambaye agapfukamunwa ngo umwuka ahumeka ari wa wundi asohoye, mu yandi magambo nta oxygen abona, ngo ahubwo akomeza ahumeka umwuka wanduye. Byaba ari byo? Bigenda biti? Ntabwo ari byo. Ntabwo umwuka winjije n'uwo wasohoye ntabwo uguma mu gapfukamunwa. Ushaka kubisuzuma uzabikore wambaye amataratara, urebe uyegereje, urebe mu kanya ukuntu ahita ikirahuri gihita gihuma. Abantu benshi bafite amataratara bambaye n'udupfukamunwa, hari ukuntu bayigize imbere kugira ngo umwuka utambuke. Ni ukuvuga ngo hari umwuka usohoka, hakaba n'uwinjira kandi ugasohoka hanze y'agapfukamunwa. Rero abatekereza ko umwuka wawe ari wo wongera ukinjira, ntabwo ari byo. Birumvikana ko umwuka utagira ubwisanzure nk'uko byari bisanzwe mbere nta gapfukamunwa, ariko guhumeka birakomeza. Hari abo bigora bwa mbere, akamenyero kataraba, ibintu byose biratonda umuntu yakibijyamo. Ariko nongere ngaruke ku bwiza cyangwa se ku gapfukamunwa kujuje ubuziranenge. Ufite agapfukamunwa ubonye kose karagutera ibibazo. Hari tuba tumeze neza, twabugenewe. Hari n'udupfukamunwa buriya twambarwa amasaha make cyane. Hari akazwi cyane bita N95, ubundi kagenewe abaganga bari mu bitaro bavura indwara zishobora kubanduza, atari na coronavirus cyangwa tuvuge nk'igituntu n'izindi ndwara zandura vuba mu buhumekero. Ariko kaba gafite ibyumba nka 3 cyangwa 4, aho kwinjiza umwuka no kuwusohora biba bigoranye. Bityo haba hari amasaha yagenwe ukambara, hanyuma ukaza kugakuramo. N'aka kandi dufite, nk'aka nambaye ntabwo gakwiye kurenza amasaha 4 ukambaye. Nyuma y'amasaha 4 ndagasimbura. Akumwenda ko gafite n'umwanya rwose umwuka ushobora gucamo, bigenda bitandukana. N'uburinzi bwako urumva buratandukana. Nk'ako nkubwiye ko kwa muganga impamvu bakita 95, kakurinda ku gipimo cya 95 ibishobora kwinjira mu buhumekero. Akumwenda gashobora kurinda umuntu ku gipimo cya 50%, ariko urumva iyo tukambaye twese, buri wese ibipimo bye akabiteranya n'ibyundi. Niyo mpamvu y'amatembabuzi nyine uyafite arayagumana, cyangwa se ntanakwirakwire cyane. Muri make rero agapfukamunwa ni ngombwa kandi buri gihe, ariko ukamenya amasaha ugomba kukambara
wenda kariya k'umwenda uko ntabwo mwari muvuze igihe kamara kandi abantu benshi nitwo babasha kwigondera hirya no hino ko kambarwa igihe kingana iki? Kambarwa ubundi amasaha menshi yagomba kuba amasaha 6 hanyuma nyuma yaho ukagakuramo kakameswa buriya kugakuramo kakabika ugashyira nko mu gikapu cyangwa mu mufuka ukaza kongera ukakambara nanone wongeye ibyago by'uburwayi aho kugira ngo wirinde. Tekereza igihe wakambariye abantu mwahuye aho wanyuze hose n'ibyagiyeho byaba iby'abandi cyangwa se ibyawe ubibike wongera uze kongera ubisubiremo. Hanyuma se kubera iki ariko karinda igihe kirekire ugereranyije n'utundi tubwiye kandi ari nako gafite imbaraga nkeya muri za pourcentage batubwiraga? Akangaka agapfukamunwa ubundi kamenyerewe cyane bakita surgical mask nakaba ababaga kwa muganga. Gakoze mu gisa n'urupapuro ku buryo dutekereje ko ari amatembabuzi ajyaho rwa rupapuro rugeraho rugasaza rukaba rwatangira gupfuka. Niyo mpamvu nk'aka nambaye rero amasaha aba makeya. Hanyuma wa wundi ufite agapfukamunwa k'umwenda ntabwo ari urupapuro gashobora kongeraho amasaha 2. Kandi navuze gafunze cyane kagira amasaha make bitewe nuko gafunze ugakoresha ntabwo yakagumana igihe kirekire kandi guhumeka umwuka unyura mu byumba 3 bimugoye. Nicyo kinyuranyo nta kindi. Uyu munsi abantu benshi baribaza ku bijyanye n'ubuziranenge bw'udupfukamunwa kubera yuko buriya abantu hari abatugura mu buryo buzwi naho bwemerewe, hari n'abandi batwikorera ku ruhande bitewe na buri wese na gahunda ze cyangwa n'umugambi we, ariko kugeza uno munsi mbona abakontorora ko umuntu yambaye cyangwa bagenzura bareba ko kambaye nyine ugakomeza, ntibaze niba ari ako widodeye mu nzu, ntibaze niba ari ako waguze kwa muganga cyangwa se muri za nganda zizwi twabwiwe. Uyu munsi muhanganye mute n'ibyo bintu ko ntabwo mufite impungenge ko bishobora guteza uburwayi cyangwa ayo makuru ntabwo muyafite? Impungenge zirahari, turanabibona. Hari n'inzego nyinshi dukorana zibisuzuma cyane cyane nka polisi kandi barabikora neza. Buriya intambwe ya mbere yari ukumva imyumvire igahinduka, kumva ko agapfukamunwa gafite umumaro mu kwirinda iki cyorezo. Nge nanashima rwose abanyarwanda n'abandi baba mu Rwanda bagiye babyumvise vuba. Usanga imibare y'abakoresha agapfukamunwa yuzenguruka yutembera mu muhanda usanga birashimishije. Ikidashimishije n'uburyo gakoreshwa. Tuzagera no kuri icyo uvuga ese karite yako imeze gute, ariko ngewe ikimpangayikisha n'uburyo abantu bakambara nabi. Ugasanga hari umuntu uhora yambaye agapfukamunwa ariko izuru rye ritarigera ripfuka na rimwe. Hakaba n'undi noneho aba ari mu nama agaterura rwose ukabona arakamanuye ashyize hasi agiye kuvuga akambaye mu ijosi. Ubone nawe ntera impungenge cyane kuko iyo uvuga amacandwe utanabona ajya mu bantu. Na ya mikoro uri kuvugiraho warangiza ukayihereza undi, nayo matembabuzi yayigiyeho bityo haba hari ikibazo. Hakaba uwa gatatu noneho ugafata akagakorakora yarangiza akanakabika akongera akagakoresha. Tekereza rero izo virusi niba wazambaye wazifasha wanazibitse. Hanyuma icyo wari uvuze gikomeye cyane tugomba gushyiramo imbaraga no kureba ubwiza bwako, ubwiza bw'agapfukamunwa dukoresha. Nabonye hano mu mujyi wa Kigali urubyiruko batangiye kubibona rwose, za branding z'udupfukamunwa ibintu birasa neza, ariko tunatekereze se nako kudukingira cyangwa nako murimbo gusa. Tuze kumva ko agapfukamunwa kabe gasa neza, ariko natekereze ko kakurinda kuza guhura n'umuntu ufite coronavirus cyangwa se nawe urayifite uri kurinda abandi. Hanyuma rero mu bihe byashize iki cyorezo kigitangira hirya no hino hano mu Rwanda, amakuru yavugaga ko cyangwa mwatangazaga nka Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'inzego zitandukanye bazaga mu biganiro bagaragazaga ko kwambara agapfukamunwa icyo gihe bitari ngombwa. Impinduka zaje zite uyu munsi ku buryo kaba nkingi ya mwamba mu kurwanya coronavirus? Ni ikibazo cyiza, nta nubwo ari twe twenyine n'isi yose. Ikintu cya mbere cyari ikibazo cya gihe cyari ukuvuga ngo ese dufite udupfukamunwa dukwiriye byibuze n'abaganga. Ntatwe twari dufite, nta n'undi wari udufite duhagije mu bihugu ibyo ari byo byose byateye imbere. Icya mbere twagombaga gukingira no kugira ngo babandi bari buhure n'abarwayi babe bafite uburyo bari bubavure batikanga
mugeze kumva abaganga mu bihugu bimwe aho banahungaga abarwayi, hano ntibyigeze bibaho, kugira ngo abanyarwanda bo bamenyereye guhangana n'ibibazo bikomeye. Ariko kiriya cyiciro twaje kukirenga, tugera ku cyiciro kivuga ngo ese niki cyatuma coronavirus itaza kuva ku bantu tutazi naho bari igera ku bandi. Icyo gihe n'ubushakashatsi bwakomeje gukorwa, aho mu bihugu nka za Singapore, Korea na Taiwan bagaragazaga yuko kuba abaturage bose barambaye udupfukamunwa byatumye coronavirus itazenguruka cyane mu baturage nko mu bindi bihugu byateye imbere tuzi. Imyitwarire, ikinyabupfura, discipline y'abaturage yatanze ikinyuranyo mu bihugu bimwe, ari nacyo turi kubona hano mu Rwanda. Ari nayo mpamvu impinduka yabaye naha, kavuga ngo abantu bose lockdown yarangiye, ariko abantu basohoke badakwirakwiza amatembabuzi ku bandi batabanduza. Nta kindi cyatumye bihinduka ni icyo. Hari ibyo twabonye bishya, ariko n'udupfukamunwa tw'abaganga bacu n'abakora umurimo wo guhangana na coronavirus, abo bita frontliners, bari bamaze kubona ibikoresho byose bihagije. Uyu munsi tubona ibihugu bitandukanye birakataje mu bushakashatsi, abantu amakuru aratangwa agaragaza byinshi binyuranye bigenda bigerwaho hagamijwe gucukumbura cyangwa se gushakisha ngo harebwe ko haboneka umuti uvura coronavirus. U Rwanda ruhagaze gute ku bijyanye n'ubushakashatsi? Duhagaze neza, navuga n'urugamba ibihugu byose bigerageza kwinjiramo. Nta muti uhari uyu munsi wo kuvura coronavirus, nta muti uhari wizewe. Imiti yose yagiye ica mu igeragezwa, hari n'iyagiye yizerwa cyane yagera hagati bikarangira, ngira ngo uzwi cyane ni chloroquine. Ubu ngubu navuga yuko n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'ubuzima wahagaritse ubushakashatsi wakoraga kuri uwo muti kuva ku munsi w'ejo bundi. Uwo muti natwe twari twaratangiye kwinjira muri iryo tsinda mpuzamahanga ryo gukora ubushakashatsi ku miti itandukanye nawo urimo. Natwe twarabihagaritse. Nta n'umuntu n'umwe twari twakavuye. Hari indi miti igera kuri 3 nayo dukurikirana, ishobora kuzavamo yatanga icyizere. Hari uri kwitabwaho cyane, tutaratangira gutanga ahangaha, ariko nawo ubushakashatsi bwa mbere buragaragaza ko ushobora kugira ingaruka nziza kurusha chloroquine iyo yamaze no kuva muri uru rugamba. Ikintu rero buriya muri coronavirus, ikintu cyihutirwa cyane ni ukubona umuntu ukirwara vuba atari yaremba, kuko ikimwica ntabwo ari ya virusi ubwayo, ni uburyo ishobora kwangiza izindi ngingo zigize umubiri, cyane cyane imyanya y'ubuhumekero. Iyo umuntu rero ushoboye kumuha umwuka agahumeka neza atararemba, biramufasha ntanakenere n'indi miti. Ngira ngo twagize abarwayi bagera kuri 3 bakeneye ubwo bufasha, aho bahabwa umwuka bari mu mavuriro yacu, ku buryo atinda akaba yaguma mu rugo. Ashobora kugera mu byiciro aho ashyirwamo noneho n'ubundi buvuzi, akaba yanashyirwamo imipira igera mu bihaha imufasha, ariko bose bahabwaga umwuka biciye inyuma, bitagombereye ko winjira mu myanya y'ubuhumekero ngo umufashe guhumeka. Icyo ni urugero rwa mbere rwo kuvura coronavirus udatanze imiti ijya kwica virus ubwayo, kuko umubiri iyo ufashije kwihagararaho mu minsi mike ukora ubudahangarwa, ubwirinzi. Ari nacyo cyiza twe dushyiramo imbaraga ubu, tudategereje ko abantu buzura mu bitaro. Kugeza uyu munsi wa none nta barwayi turagira bajya mu byo bita ubuvuzi bwisumbuyeho cyangwa intensive care unit. Ni ikintu cyiza. Twari twarabyiteguye byose, ariko twifuza ko tutazagera ku icyo gipimo, kuko iyo umuntu yageze hariya kumuvura biragorana, akenshi n'amahirwe yo kumukiza ntabwo aba ari menshi. None se uyu munsi tuvuge ko abantu bahawe umwuka biba bihagije gushakisha imiti bitaba bikiri ngombwa, abakiri no munsi baba bakize bate? Bose bashyirwa ku mwuka cyangwa hari n'ubusanzwe abantu baba wenda bafite ubundi buryo bavurwa? Mukoresha iki uyu munsi niba umuti udahari kandi tukabona imibare y'abakira yiyongera? Umwuka nawe utanzeho urugero, ariko nshobora kuguha n'izindi ngero nyinshi z'uburyo tubavura. Hari abaza bafite indwara zindi ukazitaho kugira ngo zitaza kumubera icyuririzi cyangwa inyongera y'ibibazo.
imiti rero iyo dufite duha abantu bari aho dukurikirana abarwayi bafite coronavirus nk'uko nabisobanuye, ni ukugira ngo dufashe umubiri kwirwanaho cyangwa se ikimenyetso agize tukakivura. Hari abagira umuriro bakavurwa, ariko imiti ubwayo ihangana n'iyo virusi uko nabivuze ntayihari ku isi, ntayihari, iri mu igeragezwa ni myinshi, natwe hari iyo dukurikirana mu igeragezwa, ariko ubushakashatsi bugeze kuvuga ngo murakora iki mu bushakashatsi ni byinshi. Nk'ubu mu bijyanye no gupima, ngira ngo hari itsinda ry'abashakashatsi bacu bamaze iminsi bapima mu buryo bwihuse, ndetse twanabyanditsemo inkuru y'ubushakashatsi ishobora no gufasha ndetse n'ibindi bihugu. Hari uburyo dupima abantu benshi icyarimwe, n'ubu aba bantu twapimye benshi nk'ibihumbi 2,000, dushobora gupima abantu 2,000 cyangwa 1,000 mu buryo bwihuse, babyita pooling. N'abashakashatsi muri laboratoire yacu bicaye barabireba basanga birakora, birakunda. Tujya inama, tubikorana n'abandi bo mu bindi bihugu, tubereka uko tubikora, hanyuma turafatanya. Ubu hari ibihugu byinshi biri kutugisha inama, murabikora gute? Icyo gihe rero wandika iyo nkuru y'ubushakashatsi, abandi bakazayireba, igasohoka ikaba yakwinjira mu ruhando rw'ibyo abandi bakora. Urwo ni urugero rumwe. Hari n'irindi tsinda riri gukora uburyo bwo gupima dukoresheje ibipimo twikoreye iwacu, nabyo biri gukorwa. Ni byinshi, turakurikirana abarwayi bakize ngo turebe ubudahangarwa bakoze uko bungana n'ubwoko bwabwo, abasirikare b'umubiri bagiye bakora, umubiri wakoze uko bumeze, ndetse na virusi ubwayo turi kuyiga ngo turebe niba iyo dufite itandukanye n'iri muri Aziya cyangwa iri muri Amerika. Rero ni amatsinda menshi arabikurikirana. Uyu munsi hari abantu bari mu mirimo n'ubundi, hari abari barayigumyemo batigeze bajya muri kiriya gihe cyaguma mu rugo, hari abandi baje nyuma bitewe n'uko hagiye habamo koroshya mu bikorwa bitandukanye, ndetse yewe turanitegura kwakira abandi mu minsi iri imbere bazaba bavuye mu rugo bakaza nabo mu mirimo. Hari ibihugu twagiye tubona iyo horoshywaga ingamba uburwayi bwariyongeraga. Mwiteguye mute guhangana wenda n'ibishobora kuvamo mu gihe abantu babaye benshi tuza mu kazi? Ubwo ni ukuvuga ngo n'ingendo na contact n'abamotari n'ibindi byose biriyongera. Nta mpungenge mwaba mufite yuko icyorezo gishobora kutwigaranzura? Kandi mbona hari uko byari bimeze, mutubwira ko imbere mu gihugu byari bimeze neza. Impungenge ntizabura, ariko impungenge buriya iyo zihari biba bivuga ko abantu biteguye kuba bahangana n'ikibazo cyavuka igihe icyo ari cyo cyose. Mfashe urugero nko ku bikorwa bigiye gufunguka mu minsi iri imbere, utanze urugero rw'abamotari. Abamotari ni abantu bakora ingendo nyinshi mu gihe gito kandi batwara abantu benshi. Iyo mibare itwereka ko ibihumbi biri hejuru ya 20 mu minota 10 bashobora kuba babavanye ahantu hamwe babajyanye ahandi. Ubigereranyije ni nka stade yuzuye igenda yimuka buri minota 20. Impungenge rero ntizabura utekereje nk'icyo, nk'umuntu uba akora mu bintu by'ibyorezo, uhita ureba ese abantu bazajya bagenda twabakorera iki hagati yabo ngo birinde, hanyuma ukaba ufite n'ubushobozi bwo kuba wapima ukareba niba nta virusi yaba iri kuzenguruka muri abo bantu. Nicyo cyiciro cya mbere kiduhangayikishije, ariko twariteguye. Nakubwiye ko twatangiye kubapima, ariko abo bazatwara nabo bashobora kubanduza nabo bakanduza abandi. Aho rero hazamo ubushishozi no kuba abantu bafite uburyo bwihuse bwo kubibona no gufata ibyemezo byatuma bidakwirakwira ngo biturenge. Ikindi cyiciro ngira ngo ni intara zigiye kugenderana n'umujyi wa Kigali. Hariya naho twari dufite impungenge mbere ko umujyi wa Kigali ushobora kuba ari wo wikora ubushakashatsi bugera kuri 5 mu gihe cy'amezi 2, bwihuta cyane, aho buri gihe iyo ibyemezo bigiye gufatwa bareba ngo ubu iki gihe tugiye kugeramo, urugero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 6 hari byavuzwe ko bizafungurwa, harimo n'izo ngendo hagati y'intara. Ese
byifashe bite? Ubu dufite ikipe ziri gufata ibipimo ahantu hatandukanye kugira ngo tugaragarize abafata ibyemezo ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko ibyo bagiye gukora bishingiye ku mibare yizewe. Kandi biramutse bibaye ko imibare ihinduka, ko buri munsi ushobora guhinduka, n'ibyemezo nabyo bishobora guhinduka ku nyungu za twese. Ikindi, hari icyiciro ngira ngo hari kivugwa cyane cy'abatwara moto, nabo turi kubafatira ibipimo kugira ngo turebe yuko nibasubira mu muhanda, kuko batwara abantu benshi b'ingeri zose, baba bo ubwabo, hatarimo ababa barahuye n'ubu burwayi. Abenshi muri bo tumaze kubapima, ndetse nabo batwara tuzakomeza n'ingendo nizitangira. Abo batwaye nabo tujye dufata mu buryo bwo gutomboza, dupime, kuko burya biragoye kugira ngo upime abantu nk'ibihumbi 200 utomboje ngo uremo n'umurwayi biramutse hari uburwayi buhari bwinshi. Nubwo ubushakashatsi rero butwereka n'iki gikwiye gukorwa, kandi abantu bakaba biteguye yuko icyo twabona giteye impungenge cyafatwaho icyemezo, abantu bakacyakira nk'icyemezo gifitiye abantu bose akamaro. Mu kanya tunaganira mukomeje mugaragaza abantu binjira mu gihugu cyangwa se n'ababa bakurikiranwa mu gihe runaka kugira ngo harebwe niba batanduye. Mu minsi ishize mwatangaje ko abantu bazajya bajya gukurikiranwa cyangwa kwitabwaho ku bijyanye no kureba niba batarwaye iki cyorezo, ko bazajya birwariza mu bijyanye n'imibereho, ibijyanye n'amafunguro, ariko wenda imiti muraborohereza. Mbere byose byarakorwaga bigakorwa na leta, uyu munsi kubera icyabaye izo mpinduka byatewe n'iki? Buriya impinduka zose ziba zishingiye aho ibintu biba bigeze, ndetse hanarebwa ibindi byihutirwa byo gushyiramo imbaraga. Si nicyo gusa cyahindutse, ndetse n'iminsi abantu bamara aho bakurikiranwa nabyo byarahindutse, niba mwarabibonye. Byose rero byashingiye ku mibare n'aho twari tugeze. Urebye abantu bashyirwaga aho hantu bakurikiranwa, njye nanga kwita mu kato cyane, kuko hari igihe umuntu agira ngo hari ikibazo yagize gitumye bamushyira ahantu runaka. Ni ku nyungu ze, ni ku bw'ubuzima bwawe, nabo bari kuba wakwanduza ubwo burwayi buramutse buhari. Leta rero y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi muri ibyo bikorwa. Binjiye bose kuva mu mezi 2 ashize, bagafashwa ibintu byose bishoboka. Ariko burya hari igihe kigera umuntu nawe agashyiramo uruhare rwe, ahubwo ubwo bushobozi bugashyirwa mu bindi, nko kongera imbaraga zo gupima, kuko niho usanga tubona nabo bafite uburwayi. Iminsi yo kurikiranwa yari 14, ikaba igeze kuri 7, ariko hongeweho gupimwa inshuro 2. Ubwo icyo giciro cyo gupimwa ntabwo cyishyuzwa wa muntu uri ukurikiranwa, ahubwo leta irakomeza ikongera izo mbaraga mu gupima. Mu by'ukuri ni nko gushyira imbaraga ahakenewe cyane, hanyuma abantu nabo bagashyiramo uruhare rwabo. Nta gitangaza kirimo, kandi n'ibiciro byaganiweho ku buryo buri wese ahitamo ibimunogeye. Gusa abakurikiranwa bitewe nuko bashobora kuba bahuye n'ufite coronavirus, yongera ngo byarasobanutse yuko bo n'ubundi tuzakomeza gahunda nk'uko yari isanzwe. Murakoze cyane kuba dukurikiye. Tubabwire ko turi mu kiganiro Ubyumvute kuri Keti Radio, aho turimo tuganira n'umutumirwa wacu w'uyu munsi, akaba ari Dr. Sabin Nsanzimana, ni umuyobozi mukuru wa RBC. Hanyuma arimo aragenda dusobanurira cyangwa se duha amakuru atandukanye ku byo twibaza ku bijyanye na coronavirus. Nyuma y'iminsi 40 iki cyorezo tukibonye hano iwacu, cyangwa tubonye umuntu wa mbere, tubwiye ko hari umuntu wa mbere ufite iki cyorezo. Hanyuma ariko kandi nanone twagenda tunareba byinshi abantu bagarukaho cyangwa bibazaho. Muti rero hari ibyo yahindutse bitandukanye, kandi n'abantu kuba bashobora kugenda bakagira ibyo bifasha nabyo ntabwo ari bibi, ni ku neza yabo. Hanyuma nkavuga nti ese ntabatinya ubushobozi? Mu minsi ishize nabonye amatangazo, sinzi niba munayemera muratubwira, hari amahoteli amwe twabonye cyangwa ahandi hantu hatandukanye abantu bajyanwamo kugira ngo bitabweho, bakurikiranwe, hanyuma harebwe niba ubuzima bwabo nta kibazo bwabo bufite, cyangwa se babarinde no kuba bakwanduza abandi haramutse hari urwaye. Biriya bintu nibyo, biriya biciro ni kuriya bimeze, ni ibyanyu cyangwa ni ibihuha? Ntitunabyita ibiciro byacu. Hari ibiciro byaganiriweho, nibyo. Icya mbere cyagendeweho no kugira ngo
habeho koroherezanya hagati y'abazakoresha izira serivisi ndetse na ba nyir'amahoteli yemeye gukora kariya kazi, kuko ntabwo ari akazi koroshye. Haba harimo gukurikirana abantu ko binjira, hari uburyo hashyirwamo ibyiciro, ahitwa icyatsi kibisi, ahitwa umutuku, bitewe n'aho abantu binjirira n'uburyo abashinzwe ko abantu batandura uburwayi baba barabigennye. Biriya biciro rero ni ibifasha abantu bazakoresha ariya mahoteli ndetse na biriya bigo bizanyuramo abantu bakurikiranwa, kugira ngo bitababera imbogamizi, ariko buri wese anahitemo icyiciro akwiye, abona kimukwiriye bitewe n'ubushobozi afite. Rero ntabwo ari ibiciro byacu, ntabwo ari ibiciro by'ubuvuzi, kuko ibyacu twitaho cyane ni imiti, twita ku bipimo byo kwa muganga, ariko ko ari nko guhuza abafite hoteli n'abazazikoresha, kuko ubundi biriya biciro si kuriya byagakwiye kuba bingana hagendewe ku by'abantu barimo bazakorerwa. Iyo murebye mubona nta bantu bashobora gutinya mikoro akavuga ati n'ubundi sinishoboreye, reka ne kugira icyo ntangaza. Tuzi ko hari abantu binjira mu gihugu mu buryo buzwi nk'uko mwabisobanuye, bava hanze bashaka gutaha iwabo, ariko tuzi ko hari n'inzira zizwi ku mazina ya panya kandi abantu banyuramo bakazikoresha. Uyu munsi gutanga amakuru ntibishobora kugorana mu gihe umuntu avuga ati none se nimvuga mama cyangwa umwana wanjye akasubira akajya hariya hantu, ko nabonye ibiciro biri make ari 12 ku munsi, amenshi ari 50, wenda hari n'ibirenze. Nta mpungenge mufite ko hari abantu batazatanga amakuru uko bikwiye? Nta mpungenge dufite, kuko niba mwarabisomye neza, hari n'aho asobanuye yuko udafite ubushobozi, abadafite ubushobozi nabo bazitabwaho, bazafashwa nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa. Iyo rero ntabwo yagakwiye kuba imbogamizi, kandi hari ahantu hateganijwe abantu bakora ubwo bushishozi, bakareba bashobora kuba bafite imbogamizi zo kwishyura biriya biciro, bakaba bafashwa, ndetse na wa wundi wari kuza adafite amakuru ahagije akaba yabona aho abibariza. Ni nayo mpamvu byashyizwe ahagaragara, ngo bye kuba ubwiru cyangwa ngo umuntu avuga ati ubwo ngiyewe bitari hariya reka nca amafaranga ya naya n'undi ya naya. Byari mu kwirinda izo mbogamizi zose. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo turabona umuntu uvuga ati byananiye kwishyura izi serivisi, nabuze umfasha, kuko byanateganyijwe ko abo ngabo badafite ubushobozi bazafashwa. Hanyuma rero tugaruke ku bijyanye n'udupfukamunwa. Abantu benshi bakomeza kutugarukaho cyane, batari kutudupfukamunwa. Ubu ngubu ndi mu modoka jyenyine ndimo ngenda, kubera iki ngomba kwambara agapfukamunwa kandi nta wundi muntu turi kumwe, kubera ko iyo tutabikoze ukize mu muhanda polisi aguhita kuki utambaye agapfukamunwa, tukibaza tuti ni ngombwa ko umuntu yambara agapfukamunwa ari wenyine mu modoka ya wenyine? Mu bijyanye n'ubuzima mu bisobanura mute? Agapfukamunwa urabona ko nanjye nkambaye, ni ubwirinzi, ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma dushobora guhagarika coronavirus. Hari ibihugu byagiye bigira ibikorwa byiza, ugasanga ukabigereranya n'ibindi bihugu, ukibaza se abangaba bakoze iki gituma coronavirus itarazamutse cyane ugereranyije n'abandi. Kimwe rero mu byahurijweho nuko buri muntu wese yambaye agapfukamunwa, buri muturage uri mu bandi, umuntu uri mu bandi akakambara, coronavirus ishobora kwihagarika, irahagarara. Hanyuma hakaza ibibazo rero byo kukambara no kukambara neza, bikaba ari ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi iyo agiye kuvuga arakamanura, agasiga izuru hejuru y'agapfukamunwa, cyangwa akakambara mu ijosi, ugasanga kagapfukamunwa ahubwo kamubereye imbogamizi, cyangwa kamubereye gashobora kumuzanira ibyago. Igihe wahuye n'ufite coronavirus akaba yagiye no kwa kagapfukamunwa, warangiza ukagasiga mu ijosi, ukongera ukagakoraho kakazamura, cyangwa se wajya kuvuga akamanura ya macandwe na matembabuzi akaba yajya ku bandi, ntacyo biba bikimaze. Hanyuma rero abantu bakibaza ngo ese uri mu modoka wenyine, kuki ugomba kwambara agapfukamunwa? Nanjye nabyibajijeho, ariko nza gutekereza ngo wakugira umuntu ushinzwe gukurikirana ko amategeko yubahirizwa, uri ku muhanda, uri umupolisi cyangwa urundi muyobozi, umuntu uvuye aha twicaye
agiye kuri rompwe hano mu mujyi atwaye imodoka yambaye agapfukamunwa, nagera hari urabwirwa n'iki ko ari bukambare cyangwa atanagafite? Ese nagera yarongera akamanura yongera akazamure? Bimwe twavuga byo kugakorakora. Imbogamizi ya kabiri kaba ari iyo ngiyo. Ese uwo muntu utakambaye kuko ari wenyine azakambara kuko ari kumwe n'abandi? Ubwo hazamo n'umuco noneho ukumva ko agapfukamunwa kari ku nyungu zawe. Hakaba n'ikindi cya gatatu tuzabona kandi kirimo umusaruro mwiza, agapfukamunwa kazatuma twirinda n'izindi ndwara zitari coronavirus. Maze iminsi mbibona no ku mibare yacu dufite, hari indwara nk'ibicurane byaragabanutse, abantu usigaye ubonana ibicurane ntabwo ari benshi nka mbere. Ariko mbere kubyanduzanya byari bagira ngo byari byemewe. Ufite ibicurane rwose akaza kanabaramutsa ukabona afite nka gahunda yo ntacyo bitwaye kuba wahita ubyanduza undi. Ariko iyi nayo ni virusi nayo itera ibicurane. Agapfukamunwa karayiturinda. Uri mu modoka ariko urugendo ukora ni metero zingahe? Iminota 3-5, urugenda harehare wenda iminota 10. Ko wakwambara agapfukamunwa iminota 10 ugakomezanya mu bindi, gisimbona ko byagakwiye kuba ikibazo cyaducisha ku ruhande cy'ingenzi katumariye. Tugaruke rero ku bantu bibaza bati ariko ubundi agapfukamunwa ku bantu bakambara, hari mu bujyanye n'ubuvuzi hari ibyo kaba gatera nka allergie cyangwa iki, hari ngo batwambara ntibabashe guhumeka, hari abatwambara bagahera umwuka. Munaduhurize no ku abantu basanzwe bafite n'uburwayi wenda bwa asima cyangwa se amasinezite n'ibindi nk'ibyo, abo bantu hari icyo dupfukamunwa dushobora kubatwara. Ese uyu munsi hari abo kaba karagaragaye uko gatera ibibazo wenda indwara cyangwa se n'ibindi byangiza ubuhumekero? Hari abantu bashobora kuba bafite uburwayi busaba yuko agapfukamunwa yambara kaba kihariye, cyangwa se akakambara mu gihe runaka ntigatinde. Abo ngabo kenshi baba basanzwe n'ubundi bivuza izo ndwara, ni nabake cyane. Ariko ntitwanatinda kuri icyo cyiciro kuko nawe ntiwatuma ntikagutera uburwayi ngo ugume ukambaye bigaragara urajya kwivuza, cyangwa se n'ubwo bushobozi bwo kuba wabona akisumbuyeho bushobora kuba budahari. Ariko icyo nasobanura ni uko agapfukamunwa kakozwe gakorerwaho ubushakashatsi, bigaragara yuko kukambara bitakakubujije guhumeka. Ariko ugafashe ukagakora mu buryo butemewe butanakwiriye, tuvuge nk'agapfukamunwa gakoze muri niro, gashobora kugutera ibibazo kuko karashyuha kakagarura umwuka kuri wowe. Kagomba rero kuba gakozwe mu buryo, mu mwenda, mu gitambaro cyabugenewe. Ari nayo mpamvu hashyizweho ibigo cyangwa se abantu bemerewe gukora udupfukamunwa. Waba rero yagize ikibazo kubera agapfukamunwa yarakikoreye cyangwa yaragakoze mu buryo budasobanutse, wowe birashoboka. Ari nayo mpamvu kagomba kwitabwaho hakanasukurwa. Ariko ubushakashatsi bwakozwe burahagije yuko umuntu wese yakambara arengeje imyaka 2 kandi kamugireho ikibazo. Hanyuma dukomeza rero n'ikiganiro cyacu, twerekeze noneho ku bantu barwaye uyu munsi. Iyo mubonye nk'umuntu ufite coronavirus mu rugo, mu minsi yashize twabonaga urugo rwose ruhita rujya gusuzumwa rukitabwaho. Nkavuga nti iyo agezeyo akasuzumwa bigenda gute? Ese arimenya ahubwo nyine bise bihuriza na byandi byo kuvuga ngo mu buvuzi muri no minsi hari ibyo nawe agomba kugira icyo akora mu mibereho. Iyo avuye mu rugo rwe wenda n'umuryango we bitewe n'icyabiteye kuhava bakajya kwitabwaho kwa muganga, bigenda gutashaka umuntu umusigarira inyuma, mufite ukuntu mukorana n'inzego, umutekano w'ibyabumera uti? Nibyo, hari igihe twasangaga nk'urugo rwose umwe mu bagize umuryango yaranduje bagenzi be, bikaba ngombwa ko bose bakurikiranwa. Twavuga twarabiteganyije rero ko igihe bose bagiye kuvurwa, urwo rugo umutekano warwo nabo tuwitaho, tugakorana n'inzego z'ibanze ziri aho uwo muntu yaratuye cyangwa se imiryango yabo, kugira ngo ikomeze gusigasira ubusugire bw'urwo rugo igihe abagize umuryango babaga bose baragiye kuvurwa. Byabayeho inshuro zitari nyinshi, ariko
nta na hamwe habaye ikibazo cy'uko ibyabo bitasigasiwe. Ikindi umuntu aba yifuza iyo umuryango uri hamwe, ntabwo tuvura virusi gusa, tuvura umuntu wuzuye wese, tukanavura n'umuryango n'abamuri hafi. Nubwo nta abantu basurwa aho tuvurira coronavirus muri bya bigo byacu bibiri, ariko umuryango ugomba gukurikirana, ndetse n'itumanaho rirahari, ngira ngo mwajye mubikurikira, ku buryo ibyumweru bibiri akenshi bamaramo bahava bameze neza, atari virusi gusa yabashizemo, ariko n'uburyo bw'imitekerereze n'imibereho rusange y'umuntu ikaba itahungabanye, ko kumva ngo wapimwe indwara kenshi arabo byahungabanyaga. Dufite rero abaganga babikoraga neza cyane, ndetse n'abasigaraga inyuma bakanabaherekeza, n'ukize tumusubiza mu rugo, kamugeza mu rugo iwe, ku buryo abenshi baranabishimye yuko iyo gahunda yakozwe gutyo. Twagiye tubona rero abantu barwara bakajya kwitabwaho, ariko yagaruka mu muryango gasanga abantu baramwishisha, cyangwa n'umuryango w'abantu barakomeza kwishisha bavuga ati ntawamenya. Uyu munsi haba hari amakuru mufite y'abantu bashobora kwenda baba bahabwa kato, wenda nkoresheje ijambo rikomeye ariko bijya gusa n'ibyo, kubera ko yaba yaragize uburwayi cyangwa iki cyorezo cyaramugaragayeho, cyangwa se barakimuketseho? Bigitangira ntabwo byari byoroshye, cyane cyane abantu bakize bwa mbere, byabaye ngombwa gusobanurira n'imiryango yabo ubwabo yuko uyu muntu utashye virusi koko yashize, tukabaha ndetse n'icyemezo kigaragaza ko twamuvuye yanakize. Byagiye rero bihinduka uko iminsi yiyongera, bumva abandi bakize, hari n'abatarabyemeraga mu minsi ya mbere, batese umuntu akize ate. Noneho uyu munsi tubona yuko akato no gutekereza ko ukize atakize neza cyangwa hari ikindi kibazo yaba afite byagiye bishira cyane, ko burya umuntu wahuye na coronavirus akanayikira akora n'abasirikare bamurinda kurusha natwe tutaranahura nayo. Ahubwo ukavuga uti bariya bantu ahubwo hari intambwe bateye y'ubwirinzi mu mubiri wabo. Hari naho mu bindi bihugu natwe turi kubitegura, batangiye kuvuza abantu, abasirikare umuntu yakoze wigeze guhura na coronavirus. Nk'ubu abasirikare banjye narahuye nabo nkabagutiza, nawe ukazirwanaho umunsi warwaye. Rero bigenda bigaragaza yuko wahuye na coronavirus ntabwo yagize umubiri we ntiwangiritse, nta bintu byinshi yahuye nabyo. Niyo mahirwe tugifite kugeza ubu. Hanyuma yatashye ubuzima burakomeza, kuko virusi yarinjiye, umubiri urahangana nayo, irakira irashira, tukamupima inshuro ebyiri. Kandi igipimo dukora ni igipimo kigera ku turemangingo, kugira ngo kiriya gipimo kibeshye yuko wahuye n'iyo virusi cyangwa wayikize inshuro ebyiri, kikwibeshyaho cyaba gisa n'igitangaza. Ni igipimo ubundi kidakunda gukoreshwa cyane, kinahenze, ariko uyu munsi leta y'u Rwanda yagishyizemo ubushobozi. Bipimo tumaze gukora ni byinshi cyane, ibihumbi za 100, kandi kugeza ubu abantu bose babikorerwa nta n'ikiguzi nk'uko twigeze kubivuga. Hanyuma rero umuntu warwaye coronavirus ashobora kongera kuyirwara, ese yaba we cyangwa nabo bari kumwe, ni iki bakwiye kwitwararika cyangwa ni iki bakwiye kwitaho cyane? Umuntu wahuye ugeze kugira coronavirus ashobora kongera kuyirwara, ariko igitandukanye nuko ashobora kuyirwara ntimuzahaze nk'uko mbere byagenze. Gusa we umugereranyije n'undi utarahuye nayo mbere, uburyo bahura nayo waba buratandukanye, bishingiye kuri bya bindi navuze yuko abasirikare b'umubiri baturinda indwara. Ubundi ihuye n'indwara umubiri ugerageza kwirwanaho, nicyo kintu cya mbere Imana yaduhaye. Iyo rero umubiri wirwanaho ku kintu wigeze kubona, biroroha gukora abasirikare bagenewe kurwanya urwo rugamba. Ari nacyo kibazo indwara zimwe na zimwe duhura nazo, hari igihe nka virusi cyangwa mikrobe runaka yinjira mu mubiri, abasirikare barinda umubiri bakaza mu bintu nakwita nk'akavuyo hagati yabo, bagahangana. Mu buvuzi ibyo birazwi cyane, ugasanga umuntu ararembye, atari ya ndwara imurembesheje, ahubwo ari abamurinda hagati yabo bamaranye. Nibyo bikunda kubaho no kuri coronavirus, bibaho iyo umuntu akirwara. Noneho rero kuri wundi wigeze kuyirwara akayikira,
kwa guhangana kw'abasirikare b'umubiri hagati yabo mu kavuyo ntibibaho, kuko baba bazi ikintu kigeze kuhagera, noneho n'abasirikari bazwi bashinzwe kurwana n'iyo virusi akaba aribo baza guhangana nayo, aho kugira ngo haze n'abandi batanagenewe n'urwo rugamba baze mu kwivanga muri uko kurinda umubiri. Ni nacyo tubona rero no ku ndwara zindi. Buriya n'urukingo nicyo kiba kigamijwe. Iyo baguteye urukingo baba bagira ngo umubiri ukora abasirikari bazarwanya igisa n'iyo ndwara baguteye, akenshi iyo virusi nta nubwo iba ari nzima cyangwa iyo mikrobe. Muri make ni uko nguko bimeze. Uwahuye na corona virus ashobora kongera guhura nayo, ariko umubiri we wagize amahirwe yo gukora abasirikari b'ubwirinzi ushobora kumurinda cyane kurusha utarigeze ahura nayo. Hanyuma rero uyu munsi hari abantu bavuga ko iyo umuntu yambaye agapfukamunwa ngo umwuka ahumeka ari wa wundi asohoye, mu yandi magambo nta oxygen abona, ngo ahubwo akomeza ahumeka umwuka wanduye. Byaba ari byo? Bigenda biti? Ntabwo ari byo. Ntabwo umwuka winjije n'uwo wasohoye ntabwo uguma mu gapfukamunwa. Ushaka kubisuzuma uzabikore wambaye amataratara, urebe uyegereje, urebe mu kanya ukuntu ahita ikirahuri gihita gihuma. Abantu benshi bafite amataratara bambaye n'udupfukamunwa hari ukuntu bayigize imbere kugira ngo umwuka utambuke. Ni ukuvuga ngo hari umwuka usohoka, hakaba n'uwinjira kandi ugasohoka hanze y'agapfukamunwa. Rero abatekereza ko umwuka wawe ari wo wongera ukinjira, ntabwo ari byo. Birumvikana ko umwuka utagira ubwisanzure nk'uko byari bisanzwe mbere nta gapfukamunwa, ariko guhumeka birakomeza. Hari abo bigora bwa mbere, akamenyero kataraba, ibintu byose biratonda umuntu yakibijyamo. Ariko nongere ngaruke ku bwiza cyangwa se ku gapfukamunwa kujuje ubuziranenge. Ufite agapfukamunwa ubonye kose karagutera ibibazo. Hari tuba tumeze neza twabugenewe, hari n'udupfukamunwa buriya twambarwa amasaha make cyane. Hari akazwi cyane bita N95, ubundi kagenewe abaganga bari mu bitaro bavura indwara zishobora kubanduza atari na coronavirus, cyangwa tuvuge nk'igituntu n'izindi ndwara zandura vuba mu buhumekero. Ariko kaba gafite ibyumba nka 3 cyangwa 4, aho kwinjiza umwuka no kuwusohora biba bigoranye. Bityo haba hari amasaha yagenwe ukambara, hanyuma ukaza kugakuramo. Nk'aka ngaka kandi dufite, nk'aka nambaye ntabwo gakwiye kurenza amasaha 4 ukambaye. Nyuma y'amasaha 4 ndagasimbura. Akumwenda ko gafite n'umwanya rwose umwuka ushobora gucamo, bigenda bitandukana, n'uburinzi bwako urumva buratandukana. Nk'ako nkubwiye ko kwa muganga impamvu bakita 95 kakurinda ku gipimo cya 95 ibishobora kwinjira mu buhumekero. Akumwenda gashobora kurinda umuntu ku gipimo cya 50%, ariko urumva iyo tukambaye twese, buri wese ibipimo bye akabiteranya n'ibyundi. Niyo mpamvu y'amatembabuzi nyine uyafite arayagumana, cyangwa se ntanakwirakwire cyane. Muri make rero agapfukamunwa ni ngombwa kandi buri gihe, ariko ukamenya amasaha ugomba kukambara. Wenda kariya kumwenda uko ntabwo mwari muvuze igihe kamara, kandi abantu benshi nitwo babasha kwigondera hirya no hino, ko kambarwa igihe kingana iki? Kambarwa ubundi amasaha menshi yagomba kuba amasaha 6. Hanyuma nyuma yaho ukagakuramo kakameswa. Buriya kugakuramo ukakabika ugashyira nko mu gikapu cyangwa mu mufuka, ukaza kongera ukakambara. Nanone wongeye ibyago by'uburwayi aho kugira ngo wirinde. Tekereza igihe wakambariye, abantu mwahuye aho wanyuze hose n'ibyagiyeho, byaba iby'abandi cyangwa se ibyawe, ubibike wongera uze kongera ubisubiremo. Hanyuma se kubera iki ariko karinda igihe kirekire ugereranyije n'utundi tubwiye, kandi ari nako gafite imbaraga nkeya muri za pourcentage batubwiraga? Aka ngaka agapfukamunwa ubundi kamenyerewe cyane, bakita surgical mask, nakaba ababaga kwa muganga. Gakoze mu gisa n'urupapuro, ku buryo dutekereje ko ari amatembabuzi ajyaho, rwa rupapuro rugeraho rugasaza, rukaba rwatangira gupfuka. Niyo mpamvu nk'aka nambaye rero amasaha aba makeya. Hanyuma wa wundi ufite agapfukamunwa k'umwenda,
ntabwo ari urupapuro, gashobora kongeraho amasaha 2. Kandi navuze gafunze cyane, kagira amasaha make bitewe nuko gafunze, ugakoresha ntabwo yakagumana igihe kirekire, kandi guhumeka umwuka unyura mu byumba 3 bimugoye. Nicyo kinyuranyo nta kindi. Uyu munsi abantu benshi baribaza ku bijyanye n'ubuziranenge bw'udupfukamunwa, kubera yuko buriya abantu hari abatugura mu buryo buzwi naho bwemerewe, hari n'abandi batwikorera ku ruhande bitewe na buri wese na gahunda ze cyangwa n'umugambi we, ariko kugeza uno munsi mbona abakontorora ko umuntu yambaye cyangwa abagenzura bareba ko kambaye nyine ugakomeza, ntibaze niba ari ako widodeye mu nzu, ntibaze niba ari ako waguze kwa muganga cyangwa se muri za nganda zizwi twabwiwe. Uyu munsi muhanganye mute n'ibyo bintu, ko ntabwo mufite impungenge ko bishobora guteza uburwayi, cyangwa ayo makuru ntabwo muyafite? Impungenge zirahari, turanabibona. Hari n'inzego nyinshi dukorana zibisuzuma, cyane cyane nka polisi, kandi barabikora neza. Buriya intambwe ya mbere yari ukumva imyumvire igahinduka, kumva ko agapfukamunwa gafite umumaro mu kwirinda iki cyorezo. Nge nanashima rwose abanyarwanda n'abandi baba mu Rwanda bagiye babyumvise vuba. Usanga imibare y'abakoresha agapfukamunwa, iyo uzenguruka, iyo utembera mu muhanda, usanga birashimishije. Ikidashimishije n'uburyo gakoreshwa. Tuzagera no kuri icyo uvuga, ese karite yako imeze gute? Ariko ngewe ikimpangayikisha ni uburyo abantu bakambara nabi. Ugasanga hari umuntu uhora yambaye agapfukamunwa ariko izuru rye ritarigera ripfuka na rimwe. Hakaba n'undi noneho aba ari mu nama agaterura rwose, ukabona arakamanuye ashyize hasi, agiye kuvuga akambaye mu ijosi. Ubone nawe ntera impungenge cyane, kuko iyo uvuga amacandwe utanabona ajya mu bantu. Na ya mikoro uri kuvugiraho warangiza ukayihereza undi, nayo matembabuzi yayigiyeho, bityo haba hari ikibazo. Hakaba uwa gatatu noneho ugafata akagakorakora, yarangiza akanakabika, akongera akagakoresha. Tekereza rero izo virusi niba wazambaye, wazifashe, wanazibitse. Hanyuma icyo wari uvuze gikomeye cyane tugomba gushyiramo imbaraga no kureba ubwiza bwako, ubwiza bw'agapfukamunwa dukoresha. Nabonye hano mu mujyi wa Kigali urubyiruko batangiye kubibona rwose, za branding z'udupfukamunwa, ibintu birasa neza, ariko tunatekereze se nako kudukingira cyangwa nako murimbo gusa. Tuze kumva ko agapfukamunwa kabe gasa neza, ariko natekereze ko kakurinda kuza guhura n'umuntu ufite coronavirus, cyangwa se nawe urayifite, uri kurinda abandi. Hanyuma rero mu bihe byashize iki cyorezo kigitangira hirya no hino hano mu Rwanda, amakuru yavugaga ko, cyangwa mwatangazaga nka Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'inzego zitandukanye bazaga mu biganiro, bagaragazaga ko kwambara agapfukamunwa icyo gihe bitari ngombwa. Impinduka zaje zite uyu munsi ku buryo kaba nkingi ya mwamba mu kurwanya coronavirus? Ni ikibazo cyiza, nta nubwo ari twe twenyine, n'isi yose. Ikintu cya mbere cyari ikibazo cya gihe, cyari ukuvuga ngo ese dufite udupfukamunwa dukwiriye byibuze n'abaganga? Ntatwe twari dufite, nta n'undi wari udufite duhagije mu bihugu ibyo ari byo byose n'ibyateye imbere. Icya mbere twagombaga gukingira ni ukugira ngo babandi bari buhure n'abarwayi babe bafite uburyo bari bubavure batikanga. Mugeze kumva abaganga mu bihugu bimwe aho banahungaga abarwayi, hano ntibyigeze bibaho, kugira ngo abanyarwanda bo bamenyereye guhangana n'ibibazo bikomeye. Ariko kiriya cyiciro twaje kukirenga, tugera ku cyiciro kivuga ngo ese niki cyatuma coronavirus itaza kuva ku bantu tutazi naho bari igera ku bandi? Icyo gihe n'ubushakashatsi bwakomeje gukorwa, aho mu bihugu nka za Singapore, Korea na Taiwan bagaragazaga yuko kuba abaturage bose barambaye udupfukamunwa byatumye coronavirus itazenguruka cyane mu baturage nko mu bindi bihugu byateye imbere tuzi. Imyitwarire, ikinyabupfura, discipline y'abaturage yatanze ikinyuranyo mu bihugu bimwe, ari nacyo turi kubona hano mu Rwanda. Ari nayo mpamvu impinduka yabaye naha, kavuga ngo abantu bose lockdown yarangiye, ariko abantu basohoke badakwirakwiza amatembabuzi ku bandi, batabanduza. Nta kindi cyatumye bihinduka ni icyo. Hari ibyo twabonye bishya,
ariko n'udupfukamunwa tw'abaganga bacu n'abakora umurimo wo guhangana na coronavirus abo bita frontliners bari bamaze kubona ibikoresho byose bihagije. Uyu munsi tubona ibihugu bitandukanye birakataje mu bushakashatsi, abantu amakuru aratangwa agaragaza byinshi binyuranye bigenda bigerwaho hagamijwe gucukumbura cyangwa se gushakisha ngo harebwe ko haboneka umuti uvura coronavirus. U Rwanda ruhagaze gute ku bijyanye n'ubushakashatsi? Duhagaze neza, navuga n'urugamba ibihugu byose bigerageza kwinjiramo. Nta muti uhari uyu munsi wo kuvura coronavirus, nta muti uhari wizewe. Imiti yose yagiye ica mu igeragezwa, hari n'iyagiye yizerwa cyane yagera hagati bikarangira, ngira ngo uzwi cyane ni chloroquine. Ubu ngubu navuga yuko n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'ubuzima wahagaritse ubushakashatsi wakoraga kuri uwo muti kuva ku munsi w'ejo bundi. Uwo muti natwe twari twaratangiye kwinjira muri iryo tsinda mpuzamahanga ryo gukora ubushakashatsi ku miti itandukanye nawo urimo. Natwe twarabihagaritse, nta n'umuntu n'umwe twari twakavuye. Hari indi miti igera kuri 3 nayo dukurikirana ishobora kuzavamo yatanga icyizere. Hari uri kwitabwaho cyane tutaratangira gutanga ahangaha, ariko nawo ubushakashatsi bwa mbere buragaragaza ko ushobora kugira ingaruka nziza kurusha chloroquine iyo yamaze no kuva muri uru rugamba. Ikintu rero buriya muri coronavirus ikintu cyihutirwa cyane ni ukubona umuntu ukirwara vuba atari yaremba, kuko ikimwica ntabwo ari ya virusi ubwayo, ni uburyo ishobora kwangiza izindi ngingo zigize umubiri, cyane cyane imyanya y'ubuhumekero. Iyo umuntu rero ushoboye kumuha umwuka agahumeka neza atararemba, biramufasha ntanakenere n'indi miti. Ngira ngo twagize abarwayi bagera kuri 3 bakeneye ubwo bufasha, aho bahabwa umwuka bari mu mavuriro yacu, ku buryo atinda akaba yaguma mu rugo, ashobora kugera mu byiciro aho ashyirwamo noneho n'ubundi buvuzi, akaba yanashyirwamo imipira igera mu bihaha imufasha, ariko bose bahabwaga umwuka biciye inyuma, bitagombereye ko winjira mu myanya y'ubuhumekero ngo umufashe guhumeka. Icyo ni urugero rwa mbere rwo kuvura coronavirus udatanze imiti ijya kwica virus ubwayo, kuko umubiri iyo ufashije kwihagararaho mu minsi mike ukora ubudahangarwa, ubwirinzi. Ari nacyo cyiza twe dushyiramo imbaraga ubu, tudategereje ko abantu buzura mu bitaro. Kugeza uyu munsi wa none nta barwayi turagira bajya mu byo bita ubuvuzi bwisumbuyeho cyangwa intensive care unit. Ni ikintu cyiza, twari twarabyiteguye byose, ariko twifuza ko tutazagera ku icyo gipimo, kuko iyo umuntu yageze hariya kumuvura biragorana, akenshi n'amahirwe yo kumukiza ntabwo aba ari menshi. None se uyu munsi tuvuge ko abantu bahawe umwuka biba bihagije, gushakisha imiti bitaba bikiri ngombwa, abakiri no munsi baba bakize bate? Bose bashyirwa ku mwuka cyangwa hari n'ubusanzwe abantu baba wenda bafite ubundi buryo bavurwa? Mukoresha iki uyu munsi niba umuti udahari kandi tukabona imibare y'abakira yiyongera? Umwuka nawe utanzeho urugero, ariko nshobora kuguha n'izindi ngero nyinshi z'uburyo tubavura. Hari abaza bafite indwara zindi ukazitaho kugira ngo zitaza kumubera icyuririzi cyangwa inyongera y'ibibazo. Imiti rero iyo dufite duha abantu bari aho dukurikirana abarwayi bafite coronavirus, nk'uko nabisobanuye, ni ukugira ngo dufashe umubiri kwirwanaho, cyangwa se ikimenyetso agize tukakivura. Hari abagira umuriro bakavurwa, ariko imiti ubwayo ihangana n'iyo virusi uko nabivuze ntayihari ku isi, ntayihari, iri mu igeragezwa ni myinshi. Natwe hari iyo dukurikirana mu igeragezwa, ariko ubushakashatsi bugeze kuvuga ngo murakora iki mu bushakashatsi? Ni byinshi. Nk'ubu mu bijyanye no gupima, ngira ngo hari itsinda ry'abashakashatsi bacu bamaze iminsi bapima mu buryo bwihuse, ndetse twanabyanditsemo inkuru y'ubushakashatsi ishobora no gufasha ndetse n'ibindi bihugu. Hari uburyo dupima abantu benshi icyarimwe, n'ubu aba bantu twapimye benshi nk'ibihumbi 2,000, dushobora gupima abantu 2,000 cyangwa 1,000 mu buryo bwihuse, babyita pooling.
n'abashakashatsi muri laboratoire yacu bicaye barabireba basanga birakunda, tujya inama tubikorana n'abandi bo mu bindi bihugu tubereka uko tubikora, hanyuma turafatanya. Ubu hari ibihugu byinshi biri kutugisha inama murabikora gute. Icyo gihe rero wandika iyo nkuru y'ubushakashatsi, abandi bakazayireba, igasohoka ikaba yakwinjira mu ruhando rw'ibyo abandi bakora. Urwo ni urugero rumwe. Hari n'irindi tsinda riri gukora uburyo bwo gupima dukoresheje ibipimo twikoreye iwacu, nabyo biri gukorwa. Ni byinshi, turakurikirana abarwayi bakize ngo turebe ubudahangarwa bakoze uko bungana n'ubwoko bwabwo, abasirikare b'umubiri bagiye bakora, umubiri wakoze uko umeze, ndetse na virusi ubwayo turi kuyiga ngo turebe niba iyo dufite itandukanye n'iri muri Aziya cyangwa iri muri Amerika. Rero ni amatsinda menshi arabikurikirana. Uyu munsi hari abantu bari mu mirimo n'ubundi, hari abari barayigumyemo batigeze bajya muri kiriya gihe cyaguma mu rugo, hari abandi baje nyuma bitewe n'uko hagiye habamo koroshya mu bikorwa bitandukanye, ndetse yewe turanitegura kwakira abandi mu minsi iri imbere bazaba bavuye mu rugo bakaza nabo mu mirimo. Hari ibihugu twagiye tubona iyo horoshywaga ingamba uburwayi bwariyongeraga. Mwiteguye mute guhangana wenda n'ibishobora kuvamo mu gihe abantu babaye benshi tuza mu kazi? Ubwo ni ukuvuga ngo n'ingendo na contact n'abamotari n'ibindi byose biriyongera. Nta mpungenge mwaba mufite yuko icyorezo gishobora kutwigaranzura? Kandi mbona hari uko byari bimeze, mutubwira ko imbere mu gihugu byari bimeze neza. Impungenge ntizabura, ariko impungenge buriya iyo zihari biba bivuga ko abantu biteguye kuba bahangana n'ikibazo cyavuka igihe icyo ari cyo cyose. Mfashe urugero nko ku bikorwa bigiye gufunguka mu minsi iri imbere. Utanze urugero rw'abamotari. Abamotari ni abantu bakora ingendo nyinshi mu gihe gito kandi batwara abantu benshi. Imibare itwereka ko ibihumbi biri hejuru ya 20 mu minota 10 bashobora kuba babavanye ahantu hamwe babajyanye ahandi. Ubigereranyije ni nka stade yuzuye igenda yimuka buri minota 20. Impungenge rero ntizabura utekereje nk'icyo, nk'umuntu wakora mu bintu by'ibyorezo, uhita ureba ese abantu bazajya bagenda twabakorera iki hagati yabo ngo birinde, hanyuma ukaba ufite n'ubushobozi bwo kuba wapima ukareba niba nta virusi yabiri kuzenguruka muri abo bantu. Nicyo cyiciro cya mbere kiduhangayikishije, ariko twariteguye. Nakubwiye ko twatangiye kubapima, ariko abo bazatwara nabo bashobora kubanduza nabo bakanduza abandi. Aho rero hazamo ubushishozi no kuba abantu bafite uburyo bwihuse bwo kubibona no gufata ibyemezo byatuma bidakwirakwira ngo biturenge. Ikindi cyiciro ngira ngo ni intara zigiye kugenderana n'umujyi wa Kigali. Hariya naho twari dufite impungenge mbere ko umujyi wa Kigali ushobora kuba ari wo wibasiwe, bityo abantu bakaba bajyana coronavirus mu turere ahantu kure tutanashobora no kugera mu matsinda yacu yihuse ajya gupima no gutabara. Ubu rero ikigaragara mu mujyi wa Kigali nta kimenyetso na kimwe kitwereka ko hari coronavirus iri kugenda tutazi. Aho basuhuje, twizere ko mumeze neza. Twe turacyari babandi bitwa bagaragaye mu bipimo bingana n'ibihumbi 2,442 nyine. Hanyuma rero abantu baribaza bati, hanyuma abo barwayi uri muri bazo utari ku bundi baturutse he? Ushobora kuba yenda utigeze ubyumva, ukaba washyira kuri YouTube warangiza ugashyira ku ruhande akaradiyo kawe cyangwa se ahubwo ko umuti wa mbere wo kugira wa COVID ari ukwirinda no mbese ari ukubahiriza ingamba zashyizweho. Hanyuma ahangaha Kigali rero abarwayi bagaragaye kuri tariki 29 na abarwayi 22, Rusizi 3. Wow, nukuri Rusizi urabona ko bagize improvement. Ntabwo ubundi Rusizi twabonagayo 20, 30, 10 ariko Kigali urabona ko nabo bazamutse. Hanyuma Rubavu bo hari 2, Kayonza hari umurwayi umwe, hanyuma Kirehe naho umurwayi umwe, hanyuma hakaza n'abandi itsinda ry'abagororwa bo muri Ngoma bagera muri 72 bahuye n'abanduriye i Rusumo. Murumva ko rero
bose hamwe kubaza imibare bahita baba 101. Reka noneho turebe ibijyanye n'ibitekerezo. Twe turi kuri Twitter y'urubuga rwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Hanyuma hari uwavuze ati none se mwadufasha mukatumenyesha igihe dusubirira muri complete lockdown. Some of us would love to be mentally and financially ready, because urumva nyine abantu baribaza batari ko twari tumaze kujya hanze gatoya, hanyuma mwadufasha mukagira urumva kugira ngo bategure ubwonko. Ndaravuga ati mbega amakuru ateye impungenge. Hanyuma ndarakomeza ati hanyuma se iri tsinda ry'abagororwa muvuga aha, nizere ko habayeho kwibeshya mu nyito, ngira ngo mwashatse kuvuga abafungwa bakiri muri za kasho za Rwanda polisi atari gereza. Hanyuma undi aravuga ati ariko nubwo imibare izamutse twakwishimira ko igikorwa cyo gupima gikomeje gutera intambwe. Biragaragara ko hapimwa abantu benshi kandi mu gihugu hose. Dushimire abaganga bacu bakomeje kwitanga muri ibi bihe bitoroshye. Hanyuma twe turabibutsa ko turi Umuvuduko TV on YouTube, of course. Turimo turasomera ibitekerezo by'abantu bitandukanye kuri Twitter. Hanyuma ni nyuma yuko mu Rwanda hagaragaye abarwayi 101 banduye icyorezo cya coronavirus. Hanyuma undi arakomeza agira ati gusa intara zikenewe gufungwa hakarebwa icyerekezo naho ubundi ntibizoroha. Intara zikongera zigafungwa, man kuri hatari cya bintu ni danje mugani w'abandi. Hanyuma rero undi aravuga ati I'm weak now, niho kuvuga ati ndarangiye rero. Hanyuma undi aravuga the lockdown is on the way, ati lockdown cyase guma mu rugo imiragenda idukomangira. Undi ati this is terrible then, gusa twe gucika intege pe, ati kabisa birakaza ariko ntiducika intege. Undi aravuga ati depression may increase as this pain shown if police spokesperson says avoid unnecessary movement, hear it and keep it. 101 is going to require more effort. We do not have only active listening and no negligence will save us. May God save Rwanda. Ducishirize ni mu Cyongereza cyinshi avuga ati ariko mu by'ukuri byaba bibabaje ko abantu bagenda bateshwa cyane ku kugaragaza discipline. Ati polisi, umuvugizi wa polisi yavuze ati mwirinde ingendo zidateganyijwe, mu byumve kandi mu byiteho. Ati abantu 101 mu by'ukuri bigiye kudusaba imbaraga nyinshi ku buryo burenze, atariko tubakantu bakomeje kubyitaho. Undi ati ni kwa kundi nyine tuzasubira mu rugo. Hanyuma undi aravuga ati yahise agendera kuri bwa butumwa bwa polisi. Tunashimira polisi y'u Rwanda, hari ubutumwa bushyashya ivuga iti ntaba ari nge, mwaragiye mu byumva bati ntaba ari nge ukwirakwiza icyorezo, ntaba ari nge wandura, ntaba ari nge wanduza abandi. Kugeza uyu munsi, ati kugeza uyu munsi ntaba ari nge niwo muti ushobora kuhangana na covid. Nidukomeza kuwukoresha uko bikwiye tuzatsinda. Ubukangurambaga burakenewe cyane. Hari ahantu tujya tugenda hirya no hino tugasanga abantu ntago bari kubyubahiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma undi aravuga ati panic should never be your friend. Read every detail, ask clarification, try to always obey the directive and play yourself and others. Tuzatsinda if we own the situation and stay cautious. Ati ubwoba cyangwa se gupanika ntabwo ari byo bishobora kuba inshuti yacu hafi, ahubwo reka tujye dusoma mu buryo burambuye, twumve neza uko ibintu bimeze, ndetse twubahe amabwiriza ndetse n'amahame baba batugezeho. Ndaratubwira ati arandika ati kurwanya covid-19. Reka tumusuhuze, hari ni Peacemaker Mbungiramihigo. Ngira ngo ejo bundi nabwo harimo arahugura aba YouTubers, yagiye bagezaho ubutumwa butandukanye buzima. Katumushimire kandi nawe cyane kubera ko birabi ari amahugurwa yarakeneye. Ati
we yagize ati kurwanya covid-19 si inshingano za Rwanda Health cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se izindi nzego za leta gusa, ni izacu twese nk'abanyarwanda, nidufatanya mu kubahiriza amabwiriza tuzatsinda. Urabona ko rero abantu bagenda batanga ubutumwa n'ihumure ryinshi cyane. Undi aravuga ati Imana itabare abana bayo pe. Hanyuma rero ndabona ari bake, muzapime buri nzu nk'uko babarura buri nzu bashyiraho nimero, maze urebe ngo turagera muri miliyoni. Gusa Imana iratuzi, dukomeze twirinde. Miliyoni man, I don't think so. Ndaravuga ibi ndi ibiki banyarwanda. Nyagso, reka tugusuhuza ahantu wibereye cyane, aho ugenda utwika nadutuntu tw'udukomedi twibereye haranyine ndadusetsa. Ntakunda abantu bahaza uburwayi cyangwa se butaza, abantu barakomeza kuganira. Undi ati ndabona rwose ari kumwe, ngo iyo urugamba rwenda kurangira rurakomera, wabona turi kugenda dusatira intsinzi. Twambare neza udupfukamunwa twirinde. Ntabwo ari ukwambara neza agapfukamunwa, ahubwo ni no gukaraba kenshi mu biganza, gukoresha umuti wica microbe, hand sanitizers, guhana intera, social distancing, ndetse no kuba nyine wahamagara 114 igihe wumvise hari ibibazo ufite. Buriya hari ikindi kibazo kibaho, umuntu akagira gutya kumva hari ibimenyetso afite, ariko still kubera ubwoba akibaza ati ariko mu by'ukuri oya use koko ubu nakwitanga n'ubu bushongore n'ubukaka. Ariko buzirinde, kuko n'abari abantu bitabye Imana babiri, mwaramubonyemo wa mukobwa wari umupolisikazi ndetse na wa musaza. Ikintu cya mbere twagiye tubona mu makuru nuko bagezweho cyangwa se bagiye guhabwa ubufasha baramaze kuzahazwa n'iriya ndwara. Rero ntuzarinde kurembera mu rugo. Ndibuka ubukangurambaga bwanatangwaga bati wirembera mu rugo. Akanya rero ndumva ko nacyo kitaba kimbugize ibimenyetso, hamagara 114 nibarangiza babe bagufasha kandi byiza cyane. Rero uyu wari Umuvuduko TV on YouTube.